ariko se bihurira he na maneko w'umujyi wa Kigali n'umupolisi ufunzwe? Muraza sa nkaho mutari bona amagambo menshi kuri njyewe nk'uko Bosco yabikoze cyangwa uriya munyamakuru. No kugira ngo dufashe abantu impamvu zimwe hariya mu rubanza rwa maneko w'umujyi wa Kigali ndimo nk'umutangabuhamya, nagaragaye nk'umutangabuhamya kuko ikibazo cyanjye na Bosco cyanyuze mu bantu benshi hariya magaragara nk'umutangabuhamya. Umutangabuhamya rero wahamagawe gutangira ubuhamya arahirira ukuri kubuhamya agiye gutanga ari ukuri, hanyuma iyo bigaragaye ko ari ibinyoma abikurikiranwa uko hari icyo amategeko abiteganyaho. Rero uyu munsi biragoye gufata umuntu uri mu butabera ukiri muri procedure uyu munsi ngo ujye mu butabera umuhamya icyaha. Aha munyumve neza, uyu maneko w'umujyi wa Kigali umugenzacyaha aramufasha, umushinjacyaha aramubajije, umucamanza wa mbere aramubajije, uwa kabiri aramubajije kuko umucamanza yamufunze by'agateganyo arajurira n'umucamanza wa kabiri amufunga by'agateganyo. Sinumva imbaraga uyu Ntihabose Jean Baptiste afite zo gufungisha maneko w'umujyi wa Kigali ku buryo umugenzacyaha azaba convaincu, umushinjacyaha akaba convaincu, umucamanza wa mbere akaba convaincu, au second degré ku bujurire akaba convaincu. Who am I? Hunafungwa n'amakosa ye mu rubanza rwa maneko w'umujyi wa Kigali. Mu gihe cy'iperereza nahamagawe nk'umutangabuhamya ntanga ubuhamya ku cyo nzi, aho yicaraga avanga umushinjacyaha ntacyo ari cyo ngo aremeza atanga sikani yimwe ariko amufungisha. Yarabivuga niyo nkuru iri iwacu mu cyaro. Yego dufitiye gihamya warafungisha abantu aremera atanga nibura sikani yimwe, yagura pasiteri n'umushinjacyaha na bishop bagafungwa aho kugira ngo umugore wawe muri gereza aratanga. Yavuze ngo aratanga sikani yimwe dosiye yigira umwanda. Ntabwo bihagaze, nta bwenge burimo. Aho rero niho twibaza, harimo ubwenge harimo ubujiji. Yaho nta bwenge bwa burimo, akanabyigamba mu baturage. Hari n'abamuhamagara rwose akabivuga akavuga ati Bosco rwose ndamugira inama. Kandi no gufungwa kwanjye ntabwo Bosco azi igifungo icyo sinigeze mbura nahari. Birashoboka gufungwa ariko nka muramu wawe byanze bikunze yari afite amakuru yo kuba azi ikintu ku buryo bankatira imyaka 30 nisha abantu, namara kwica abantu nanabibye. Haraho yavuze ngo nibye ngo nisha umuzamu wo kure MTN. Yego ni nabwo mwafashwe hari ngo icyo gihe ngo hanyuma ngo mumaze kwica umuzamu wa MTN. Yego ndetse na Scofiya twaravuganye, bambwira ko yari yashatse nimero wayimuhaye, ngira ngo wayimuha mu buryo butari bwo, sinzi icyo yari agamije kugira ngo tubonane. Nanjye ngira umutima wo kumushaka ndamuhamagara, cyakora kubwa akazi kenshi twabasha kubonana. Ampromisinga ko nasoza akazi arimo azampa umwanya, ubwo ndacyamutegereje. Nimubona nawe ntekereza ko azabona ukuri kuri ibi ngibi. Naho uriya mugabo we ikigaragara byo yavuze amagambo menshi yuzuyemo ubugome, anuziyemo ariko n'ubuswa hari, niko nabivuga byakumvikana rwose uvuze gutyo umuntu wese yabyumva. Harimo n'ubuswa bukomeye cyane. Aha rero si uguhangana ngo njiji ninde umuswa ninde, ntabwo ndi kuri urwo rugero. Tugiye mu mitungo tukavuga inkomoko y'imitungo aho yanaseba, ibyo byose nabivugira aha. Ariko wowe nawe arabizi ku myaka 30 mwana userebura miliyari, ufite imyaka 30 uyu munsi akaserebura miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo utekereza ko ari umuntu wakubwira ngo avuya atarize akisobanurira we ko atize, ukibaza ubwo bwenge uravuze ngo yaserebuye miliyari. Atahamagara abaturage baricara avango uyu munsi nujuje miliyari y'amafaranga, userebura miliyari yego y'amanyarwanda ku myaka y'30 ari muri 30. Buri utamureba kuriya ku bunini ni bunini bw'impamvu z'ibiryo. Yarize se nta shuri narimo no gusoma no kwandika nabyaze. Niyo mpamvu yego ntabwo ajya guserebura miliyari. Ukibaza rero uyu mwana w'imyaka 30 ejo bundi niba nanjye nari mu kazi ejo bundi nkora ku myaka 10 natangiye gukora bizi cyane. Umunsi ndahirira kuba greffier w'urukiko rukuru rwa gisirikare imiryango nakoze fete. Umunsi ndahirira
duhera aho ngaho. iyo tugira amashusho wari kuyadutiza Biragoye, cyari igihe cya za 2001 2002 ntabwo ikoranabuhanga ry'uyu ryari munsi ryakabaho. yego murakoze cyane. yari abizi rero ahangara kukushinja ko uri umuswa wigiye muri gereza. Yego yari abizi cyane aho nakoreye hose arahazi, abizi cyane mwishyura ko kumukubita aho hari nkuko bivuga ngo hari abasirikare cyari mu gihe mu cyacogamo dufite umutekano aha mu mujyi wa Kigali uhagije. Abasirikare avuga nabari bibereye mu kazi kabo, hagaraho mwaye muzanye mu modoka. No, nabari mu kazi kabo, bari mu kazi kabo k'umutekano. Turi mu gihe cyo kwakira abashyitsi, babonye abantu barashwamiranye aho nyumve neza, ntabwo barabareka ngo bakomeze guteza umutekano muke gutyo. Bamunkuye hejuru muzabibona. Hari n'uwo yari agiye gukubita nawe itafatamo ikarita aramwereka liyetena ati ngende officer tankubita, amukurura amujyana ku wundi muntu nawe ari mukoresha imodoka ye yarava fo. Ati umusinza cyaha yayisanze munsi y'urugi. Baze vrema mu nzu y'urugi rwande munsi y'urugi umugenza cyaha wari ufite dosiye yanjye ngo afunguye urugi mu gitondo asangamo ngo dosiye iwe mu kazi se, iwe mu kazi. Hanyuma se nta kamera mugira ku buryo mumbona nzasesekamo impapuro ngo umugenza cyaha yageze mu kazi saa 2 yinjiye mu ofisi asangamo igipapuro. Nyuma y'isaha imwe boss ko aragaruka, yari yamutumijeho cyangwa se nawe yari mabazwa, arimo agenda ku mudamu we abazwa kuki atita ubutabera, kuki atishyura amafaranga y'ubuhemu yagiriye mu ramuwe. Ngo nyuma y'isaha umugenza cyahabona boss ko yinjiye ngo n'igifotokopi cya contrat afite. Unatari ko hari nini nabonye mu gitondo, ni wewe wayizanye, ni passer wayizanye. Umuko yabisobanuye sinkuzi, bangereka w'inyandiko mpimbano ntazi wayikoze. Icyo gihe iterambere ryaraje nyakwa munyamakuru. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nge ubasuhuza nitwa Ikuzo Emi, ntago ni jyenyine, ndi kumwe n'umupapa umwe uraza kumubona muri kamera. Hanyuma hari byinshi turi buze kugarukaho, turi buze kwibandaho. Turashima Imana rero ko itugiriye neza kuba turi hano n'iby'igiciro gikomeye. Si benshi bawugiriye ubwo buntu ariko twe turabugiriwe. Suko rero hari icyo twatanze ni imbabazi z'Imana, n'ubuntu Imana yatugiriye. Niyo mpamvu dufite akanyamuneza kandi dushima Imana kubwo iduhaye ubu buntu ndetse bugeretse ku bundi. Ni iby'agaciro gakomeye rero. Ubu nonaha turi ku Ihumure TV. Hanyuma rero kandi nanone ndashimira abantu bose twabanye ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha, Imana ibagiye neza. Wakoze subscribe warakoze cyane, ni iby'agaciro. Hanyuma iyo ukoze like kuri iki kiganiro, Imana iguha umugisha kuko nanone uba ukoze iby'agaciro. Turakubaha kuko data niwe watuhaye kukubaha, kuko dukwiriye kubaha umuntu wese kuko ni iby'agaciro. Data rero yagize neza kuba yatwaye n'iki cyumweru tukakirangiza, ukwezi tukakurangiza, n'umwaka tukaba tugiye kurangiza. Aho uri bishobora kuba bitari kugenda neza, ariko ndagira ngo nkuhumurize nkubwire ko data azabigenza neza. Hanyuma rero munyemerere tuze gufata akanya dusenge, ariko tubaza gushimira abantu bari hirya no hino ku isi bakurikiye iki kiganiro. Munyemerere rero tubanze dusenge, hanyuma tuze kugaruka twamaje kwiragiza Imana n'umuco wacu. Data turagushimye ko tugiriye ubuntu bugeretse ku bundi, kuba turiho suko twabigizemo uruhare, suko twakoze imirimo myiza, suko twakiranutse abandi batakiranutse, ahubwo ni imbabazi n'ubuntu bwawe. Aka kanya tutangiye iki kiganiro, ariko turashimira abantu bari hirya no hino ku isi. Data ubaho umugisha kubera bafashe uyu mwanya kugira ngo bakurikire iyi channel, ndetse n'ubutaha bazagaruke babona ibihumuriza hano. Data rero umukozi wawe tugiye kubana nawe ntiyishoboreshe, ashoboreshwe nawe. Hanyuma kandi nanjye nshoboreshwe nawe, icyubahiro kigaragare muri uyu mwanya. Ni mu izina rya Yesu tubyambaje urakoze, amen. Hanyuma turagirirwa umugisha wo kugira ngo abanza twibwire.
Pastor tugize umugisha kuba turi kumwe mushumba, munyemerere tubakire mubanze mwibwire abadukurikiye muri uyu mwanya. Murakoze cyane ku Ihumure TV. Nitwa Pasiteri Ntihabose Jean Baptiste, ndi umukozi w'Imana, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Bethesda Holy Church mu murenge wa Rilima, karere ka Bugesera. Aho niho mpagarariye itorero rya Bethesda Holy Church. Murakoze cyane. Ntibahose Jean Baptiste. Ntihabose ntabwo iri ari izina mwumvishe bwa mbere mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko cyane cyane abazi ikinyamakuru bita ku Karubanda rwa Gasabo barumva iri zina barizi, barajya kurihuza n'izina nanone umugenzi wacu umwe yakunze kwita ngo Maneko w'umujyi wa Kigali. Birajya gusa birahurira he, ndetse n'ikiganiro mu mazi iminsi mubona cyatambutse cya Musanzire w'uyu mugabo avuga cyane cyane ku ruhande rwe ko yababajwe uko yarenganijwe, ndetse akavuga ko pasiteri turi kumwe muri uyu mwanya yabigizemo uruhare. Tugira umugisha wo kumwakira rero kugira ngo noneho bize kuba ari inkuru ivuye imuzi, aduhe ukuri adusobanurire dushingiye kuri iki kiganiro benshi bakurikiranye. Pasiteri, uyu Musanzire wawe waramubonye mu kiganiro ari kumwe n'umunyamakuru umwe baganira ku kibazo afite cy'umugore we ufunzwe, kandi bigaragara ko hari amafaranga bashaka kubishyuza, ariko bavuga ko aya mafaranga ntayo, ahubwo bakwita umunyamanyanga. Bikaba ikibazo rero ko bisa naho byabaye ikintu gikomeye, ari izina rya pasiteri, izina ry'umushumba kandi ushumbye benshi. Ndetse hari n'ama audio bakoresheje muri iki kiganiro banavuga ko hari message zigaragara zaba zigaragaza ko hari uruhare wabigizemo, bisa naho ari ukubangamira Musanzire wawe. Nyirizina ibi byatangiye gute mushumba? Murakoze, nk'uko mwabyumvise mu bitangazamakuru cyangwa se mu bitangazamakuru bitandukanye, harabitswe ndetse ishyirwaho icyasha n'umuntu dusangiye dufitanye isano rya hafi, abenda hamwe mu Kinyarwanda. Yitwa Ndikubwimana Jean Bosco, mwamwita umuvandimwe kuko nta gikuraho ubuvandimwe, kabone nubwo abantu bagirana ibibazo, ariko hari icyo udakuraho. Byakuraho kuba ari Musanzire wanjye, damu bacu bavukana. Iki niyongeraho gikomeye cyane, uyu mudamu atunze ni umudamu nge nareze, cyangwa uyu mudamu mwumva ufunzwe ni umudamu nareze, wanduhije ari umwana mutoya. Aha kuvuga ko bagusebeje harimo nuko waramuteye inda. Ntaho bihuriye kuko uyu ni umwana wanjye. Ngewe nashatse umugore mu mwaka wa 1998. Nkimara gushaka umudamu wanjye, nyuma mabukwe arapfa. Apfa tumaze ibyumweru 2 dukoze mariage. Apfa yarasize umwana ku ibere n'uwo yaracukije. Uyu wari ucutse rero n'uyu confiance waje neza. Hanyuma uwo yarasize ku ibere yari umwana mutoya witwa Mutuyimana, arahariwe nawe yabaye umugabo. Umusore urumva kuva 1998 kugeza uyu munsi birumvikana abantu barakuze. Bana ndabarera, mbana nabo gihe kinini cyane. Igihe nari nakora akazi ka gisirikari, ndi n'umusirikari mutoya ukiri muto, ariko ndwana ishyaka nkuko byari mu nshingano, nari mpawe izo nshingano ndera abo bana. Ku buryo na Bosco aza gushaka uyu mudamu yari amaze gukura, ntuye hano i Kanombe, ariko amafamiye amaze gusa nkaho abona ko byaba byiza, uyu mukobwa umaze kuba inkumi, amaze gukura, nta mpamvu yo kuba asa nkaho arererwa kwa mukuru we. Tumushingira Bosco nkuko yabivuze nawe ko turi umuryango, nibyo bana neza, n'uyu munsi babanye neza, nta kibazo cyari kirimo, kandi nanjye hagati yanjye nabo nta kibazo cyarimo. Ikibazo kibaye ejo bundi aho twinjiye muri business, mutangiye gukorana, tutangiye gusa nk'abakorana,
ntabwo ari ugukorana ahubwo birasa nko gukorana kuko gukorana ni uko njye nawe dukorera kuri shansi imwe cyangwa tugakorera ahantu hamwe. Mu buzima busanzwe rero nk'uko nawe babwiye ndi umupasiteri mfite inshingano za gishumba nimitswe na Bishop Albert Rugamba hanyuma sukwaho amavuta mpabwa n'inshingano zo kuyobora itorero. Nyoboye itorero riri hariya mu karere ka Bugesera aho tunatuye kandi rwose rimeze neza, tubanye neza n'ubuyobozi, dukorana neza n'abaturage n'abo tuyoboye kandi tuberera imbuto. Ariko iyo bigeze mu muryango ntihabura utuntu n'utundi nk'abantu birumvikana. Mu muryango ho hari n'ubwo hazamo n'amashyari ntiyabura. Byo ntabwo byabura cyane ko business murasanga abantu ba mbere bagiranye ikibazo. Abantu ba mbere cyaha cyo kwica buriya cyatangiriye ku bavukanyi babiri. Gahini n'Abeli. Gahini n'Abeli. Umwicanyi wa mbere wabonetse mu isi yishe umuvandimwe. Wishe umuvandimwe we. Si igitangaza rero ko abantu bavukana bagirana n'ikibazo n'ibibazo. Ariko iyo harimo gusenga Imana no kubaha Imana mugira n'uburyo mubitunganya bigakorwa mu bwumvikane. Nicyo cyabaye rero hagiye habaho ibintu tumaze kugirana ibibazo ndibuze guza gusobanura. Habaho ibintu byo gucira bugufi uyu muryango wanjye mbereka ko njye ndi mukuru. Mbereka ko amakosa bankoreye dushobora kuyakemura mu muryango. Umuryango usa nkaho unanirwa dushyiraho naho twari twakoreye aka kazi kuko kakoreye mu kigo cya gisirikari. Mu byibuke ko nubwo tuba twasezerewe ariko n'ubundi tugira urwego rudukurikirana umunsi ku wundi. Ariyo mpamvu muzasanga tugira disipurine n'ubundi ikomeza gusa nkaho tukiri muri za nshingano ko dufite uko tuyoborwa nubwo twagiye mu mirimo yo hanze tugashafashwa no mu buryo bwo kubona n'imibereho. Kuba waragize igihe kinini cyane nkanjye kuva ku myaka 14 nibwo ninjiye mu rugamba rwo kubohora iki gihugu. Ku myaka 14 nari mutoya ndi Kadogo n'amashuri nize nayize ndi Kadogo. Bivuguruza ibyo we yavuze. Avuga ko utigeze wiga ibi. Oya narize nyakuba munyamakuru. Narize na sinzi ikizami cya leta exeta mfite imyaka 12 examen national. Hano rero haba harimo guhabika koko. Mwaka w'1992 nibwo natsinze ikizami cya leta. Ufite ibyangombwa? Yego, ufite diplome, ufite nibyo nize biragaragara. Hanyuma sinzi ikizami nize muri groupe scolaire officielle ya Dorambura mwaka 1992. 94 hageze njya mu gisirikare nk'abandi njya kufatanya n'abandi nari nkiri mutoya ariko mfite wa mashuri yanjye abiri. Njya gufatanya n'abandi tubohora iki gihugu. Hanyuma 1995 hageze ubuyobozi bwacu bwari bufite ishyaka ko abana dusubira mu ishuri. Dusubizwa mu ishuri. Ngiye kwiga rero nakoreye troncome muri École de Nyundo, École d'Art, cyo gihe yitwa École d'Art. Ira y'ubugeni yo ku Nyundo. Hariya niho nahise nkorera troncome kuko nari mbikuye ko intambara ya 1994 yabaye uri Rambura. Ndi muri groupe scolaire de Rambura Garso. Hanyuma 94 ninjira mu gisirikari. 95 ubuyobozi bwanjye bubona ko aya mashuri natangiye abiri mfitemo abiri kandi nkiri umwana muto nagaragara ko nshobora kuzagira icyo mara. Subizwa mu ishuri 95 mu kwezi kwa 9 njya Rambura. Nyuma nsubira ku Nyundo. Ku Nyundo niho nakoreye troncome nabwo ntsinda ikizami cya leta exeta. Njya muri groupe scolaire officielle de Butare nize mu ishuri ryiza secondaire. Directeur wacu yitwa Abe Kayumba niwe wari uhari muri kirage cya 97 na 98. Nyuma niho narangirije ishuri ryisumbuye nize ntaha mu kigo
ni externe aha mu kigo cya ESO muri ba Kadogo School. Twagiraga muri Kadogo School twagiraga abiga muri segonderi, tukagira abantu babamo mu kigo bataha bakajya kwiga hanze bakagaruka bagataha aho ngaho. Aho rero niho nize. Directeur wanjye wa groupe scolaire officier de Butare nari maze kumubwira ko yitwaga Kayumba Abe. Hanyuma muri ESO aho twabaga tuyobowe na Lieutenant Musonera Frank, nawe yari directeur, nubwo akiri umusirikare ariko yari na directeur w'abana bahoze bana batoya ari abasirikare. Aho rero niho narangirije ishuri ryisumbuye segonderi nkuko nari mbibabwiye. Nize mate physique muri segonderi. Nkirangiza rero ubuyobozi bwanjye bwabonye ko ndangije n'amanota meza, mpabwa akazi ngaruka mu kazi. Ntabwo nahawe akazi ahubwo nagarutse mu kazi nkirangiza segonderi. Nkorera hano mu ka Kigali mu Etat Major. Mba secrétaire w'umugabo wari personnel wa mu Etat Major witwaga Frank Ntabana, umusaza warakuze. Nyuma aho mavuye naje gukora muri ministeri y'ingabo. Ministeri y'ingabo ikora hano ku mbere ya Solasi. Narahakoreye rwose, mba muri secretariat. Aho naje kuhava mu mwaka wa 2001 2002 ntashye cyangwa nsezerewe, nakoraga mu rukiko rukuru rwa gisirikari ndi umwanditsi w'imanza. Yego, wari umwanditsi n'umuvandimwe wacu mugenzi wacu amubaza icyo kibazo, abaje kuvuga ko atize kandi tumuzi ari hariya mu rukiko rwa gisirikari. Murakoze cyane. Nyine iyo harimo gusebanya si nibyo gusa. Ku ngoma ya Ministre Mudidi, diplome yanjye sinyweho na Ministre Mudidi. Icyo gihe yari Ministre wa Education. Yeah. Ni diplome yanjye ya segonderi. Urayifite? Ndayifite. Ubwo we duhorana umunsi ku munsi urabizi. Ukiraha ariko ukiraha wenda kugira ngo tutaza kugira ikintu gicikwa abantu bakurikiye iki kiganiro. Hajya kubaho icyo kibazo cyo kuvuga ko utigeze wiga. Yavuze ko ari byo wigiye muri gereza. Ngo no gutekinika ariko ngo wigiye muri gereza. Noneho bamubaza impamvu wari ufunzwe. Sinzi niba twayigarukamo uko harimo avuga ati mutagira nagira ngo aho ngaho mukihavuga mutaza kugira ngo nasoreje amashuri muri segonderi. Nagira ngo nkasorezeho nako. Ndi lisansiye mu mategeko, nize aha muri yereka ikijyano mu gishanga. Niho nigiye amategeko. Sure. Kuko nkora aha mu Minadefu namanukaga hepfo nkajya kwiga. Naho nafatiye lisansi. Bosco yababizi si byo bintu ko byabaye. Nibyo ntekereza kuko nge nkuko nayibabwiye navuye hariya mu Bugesera mwaka 1992. Njya muri segonderi. Irambura Gariso. Hanyuma 1994 ninjira mu gisirikare. Ngarutse mu Bugesera aha ntuye. Ejo bundi muri 2016 sezerewe. Ubu nari ntuye mu mujyi wa Kigali, ntuye Kanombe, niho natuye ndetse ni naho mfite inzu. Okay, byumvikane ko na lisansi ifite we mu gihe abihakana. Lisansi c'est un nom licencié cyangwa se ime nononge mfite lisansi mu mategeko. Wow. Uyu mugabo mureba ni Pasiteri. Ntekereza ko ikiganiro turimo turakora kiri buze kwibanda cyane ku byo bamushinja cyane mwabonye mu kiganiro cyatambutse nanone. Ariko noneho uyu mugabo Bosco Musanzire wawe umwenda hamwe avuga ko ngo wari muri gereza ufunzwe warakatiwe imyaka 30 ngo uzira ngo ubwicanyi ngo no kwiba. Iki kintu umuntu wese wacyumvishe muri iki kiganiro yarikanze kuba uyu muntu yarafunguwe akanaba pasiteri niyo myaka bamukatiye itarangiye, ariko se koko ngo yaribaga. Uyu munsi turi kumwe kugira ngo abyisobanurire twe kumva uruhande rumwe. Murakoze cyane. Biriya bintu byarantunguye, ntabwo nzi cyabimuteye, ariko birashoboka ushaka
kukunyaga no kukwambura ntacyo atakwita kugira ngo ahari ukumva cyangwa uwo wabwira uwasobanurira yumve neza neza uwo bafitanye ikibazo. Yari amarabitse ku rwego rukomeye cyane. Sinumva uyu mwicanyi ushobora kuva muri gereza cyangwa gukora ibyaha muri iki gihugu cy'u Rwanda, agakora ibyaha akajya muri gereza, agasohoka akavayo nyuma y'igihe gitoya, uyu munsi akaba ari pasiteri, ukagira n'abantu bagukurikirana bakuzi, ukagira yasebeje ku rwego rukomeye cyane. Ntekereza ko nawe atabitekerejeho, afite ubwoba. Ntekereza ko nawe sintekereza ko ibi bintu bifitiye ubusobanuro. N'uwamubaza si umuntu wicaga abantu, yamara kwica abantu akabifungirwa, akajya muri gereza, yibuke ko yasobanuye ko nabikoze nicaga abantu ndi umusirikare. Yego. Nyakubahwa munyamakuru, ntabwo ingabo z'inkotanyi ari abicanyi, ntabwo abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda ari abicanyi, avuga ari abicanyi. Avuga ko wabaga uri kwiba nyine ngo ushaka amafaranga. Ikindi gikurikiyeho dufite mu gisirikare, nkuko nabibabwiye, nakoze mu rukiko rukuru rwa gisirikare, nzi neza ubutabera bwa gisirikare uko bukora n'inzego. Ikintu cya mbere dufite muri RDF haba discipline ku buryo kandi baranahana. Ntabwo ntekereza rero boss kuyu nguyu aho akura aya makuru yo kumva ko hari umwicanyi w'umusirikari wagiye no muri gereza, inzego z'ubutabera bwa gisirikare ntizamuhanira ubwo bwicanyi ko kwica igihano cyabyo ni burundu. Umwicanyi ntaba muri sosiyete, ashyirwa muri gereza. Wati yageze muri gereza kubera ubwicanyi bamuha imyaka 30. Ageze muri gereza afungwa iminsi 7, imyaka 7. Nta myaka 7 nafunzwe. Avuga ko umugore wawe yapfuye ufunzwe, bakaza kugufatira abana bakanabarera, uraho ufunzwe uri muri gereza. Nisebanya rikomeye cyane. Nta myaka 30 nakatiye, munyumve neza aho ngaho, muhumve neza. Kandi no gufungwa kwanjye ntabwo boss kwazi igifungo icyo sinigeze mbura nahari. Birashoboka gufungwa, ariko nka muramu wawe byanze bikunze yari afite amakuru yo kuba azi ikintu ku buryo bankatira imyaka 30 nisha abantu, namara kwica abantu, nanabibye. Haraho yavuze ngo nibye ngo nisha umuzamu wo kuri MTN. Yego, ni nabwo mwafashwe hari ngo icyo gihe ngo hanyuma mumaze kwica uwo muzamu wa MTN. Uko biri kose MTN zirahari, zirazwe, branche za MTN zirazwe. Nta branche ya MTN nimwe muri iki gihugu cy'u Rwanda mfitanye ikibazo nayo, cyangwa nagiranye ikibazo nayo, cyangwa dufiteho amakuru ko yaba yariciye umuzamu, umunyamakuru, cyangwa n'abandi barahari. Haba hari ahantu hitwa ko ari branche ya MTN icuruza amakarita cyangwa icuruza ibikoresho byayo nk'uko yabivugaga bya MTN, yiciwe umuzamu, ngo uyu munsi urwo rubanza rube ruriho. Noneho no mu nkiko za gisirikare ngo habe hari urubanza rwo mu nkiko za gisirikare rugaragaramo ko hari ahantu umusirikari w'igihugu cy'u Rwanda yagiye kwiba akica umuzamu. Nta hariho, ni ibintu by'ikinyoma gihimbwe n'uyu mugabo ndi kubw'Imana. Ariko yaba afite ikibazo pastor gikomeye cyane. Ndatekereza ko n'amategeko ahari afite icyo biteganyaho, uretse ko tudafite intego yo gukururana cyangwa se umuntu yagoharabika gutya bingana ku rwego rungana gutya. Biteye ubwoba. Ni mu nyumvire namwe mu butabera bwa gisirikari bufata umusirikari w'umujura wiba, bukamukoresha, bukamufunga, bwamara kumufunga bukamufungura mu gitondo yisha abantu. Ntibubaho. Ubwo si ubutabera bwo mu Rwanda, si n'ubutabera bwa gisirikare. Ntibubaho, nta n'ubwabayeho. Noneho n'uyu boss kuvuga ibi bintu si umusirikare, ni umusivile. Iyo mikorere rero yo mu gisirikare ntayazi. Simpakanye ko ntafunzwe, narafunzwe. Nibyo abantu babiteze kumva. Noneho ibisanzwe gufungwa iyo unyuranije n'umurongo
wahawe cyangwa hari amakosa wakoze cyangwa hari n'icyo ukekwaho, birashoboka rwose kukugorora cyangwa kukwigisha umurongo unyuramo. Aha rero iyo avuga ngo narafunzwe akabyitiranya no kwica cyangwa kuba nagiye muri gereza akabyitiranya nuko akabiha icyo nafungiwe, akampa icyo mfungirwa, akaba ari nawe uncira urubanza akanarunhatira akanamfungura. Ubyumve neza, ibi byose yavuze n'ibyo yihimbiye, ntabwo icyo nafungiwe gifite aho gihuriye n'ubwicanyi. Ni amakosa yo mu kazi kandi ndayahanirwa, maze kuyahanirwa subizwa mu kazi. Maze gusubizwa mu kazi sezererwa bihuye n'amategeko. wafunzwe utarasezererwa? Yego, nta mugabo udafungwa, reka ibyo ngira ngo byo. nafunzwe mu mwaka wa 2008. Biriya vango nafunzwe muri 2007 ntabwo ari byo. Nafunzwe muri 2008 kandi nasezerewe ejo muri 2016. Nibwo nsezerewe. Ariko se passé mu bifatika ko bigaragara ko ibintu byagiye no mu nkiko bizanakomeza mu nkiko. Izi fact, ibi bimenyetso uri uravuga urabifite? Yego. Izi mpapuro? Yego. Certificate zo urazifite? Byose ndabifite. Ndashaka kumenya noneho, reka dusimbuke gato twinjire mu mikoranire yawe na musanzire wawe. Mutangira gukorana, ibavuga ko waterese isoko, wamara kuribona ikamyo yo ukajya ufataho 21,000 kubera ko wari warize ukajya usemurana n'abashinwa ngo uzi indimi nyinshi, niko yavuze mu kiganiro. Hanyuma akajya kugenera utwo dufaranga, ukagenda ugakora facture. Nyuma rero akaza kureftinga ya soko mwari mufite, akajya muri indi soko, akaba ariho utangira anafite message avuga ko wamwandikiye areke kwiremera abanzi bigiye kirekire. Iyi mikoranire yatangiye ryari? Murakoze cyane. Ntabwo ari imikoranire yo gukorana akazi nge na Bosco, ntabwo byabayeho. Sinigeze mubera umukomisiyoneri. Ego. Nkuko nabibabwiye, maze gusezererwa nahawe inshingano n'urwego rudukurira cyangwa se rutwakira iyo tuvuye mu kazi rwa Reserve Force. Ntabwo akazi ibyo ngomba gukora. Nabanje gukora ngitaha aha mu karere ka Kicukiro. Gisohoka 2016 mu kwezi kwa mbere nakoreye aha mu karere ka Kicukiro nkurira imisoro. Ntabwo inshingano zo gukolekitinga imisoro y'inzego z'ibanze ariko y'akarere ka Kicukiro. Ariko mbaye orienté muzayumva projet yitwa Ngari. Nayiyoboye aha mu karere ka Kicukiro, ndi umuyobozi wungirije. Yego. Hanyuma dukolekitinga imisoro ku buryo rwose mwaka wa 2016 akarere nari nyoboye niko kabaye akambere. Uyu muntu utarize uhabwa gukolekitinga imisoro y'akarere abaho. Kakaba nakambere twese ayo nama ko. Aka karere kambere mu bikurikirane, aka karere ka Kicukiro kabaye akambere umwaka wa 2016 kugira 2017 ninjye wari uyoboye nungirije umuyobozi wanjye bamwitaga yari kapiteni, retired kapiteni Ntaganda. Ninjye wari umwungirije. Hanyuma rero uyu muntu utarize ukolekitinga imisoro y'inzego z'ibanze kandi akaba wa mbere mu karere, ninjije ku rugero rugeze aha ngaha. Nongere mbibutse, uyu muntu utarize ashobora ate guhabwa akazi muri leta? Ntibinashoboka. Kazi ya judiciaire yawe iyo ukatiwe igifungo kirenza amezi 6. Dutandukanye amakosa yo mu kazi, aho mu kazi bashobora kugufunga birumvikana batikosore. Wamara gukosora ya makosa ugakomeza mu kazi. Bitandukanye. Je nibyo byambayeho. Bitandukanye n'ibyaha wakorera muri. Ibyo avuga ngo narafunzwe kuba ku murindi nibyo byambayeho. Amakosa arakosorwa, amaze gukosorwa subizwa mu kazi. Igihe kigeze ndasezererwa. Ngisezererwa nta cyumweru na ukwezi namaze. Kwezi kumwe amezi 2 mpabwa akazi kandi nkora ikizami. Twakoze ikizami tugikorera aha muri Kiste.
cy'abayobozi bari bakenewe. Ngari yari ikeneye abayobozi 30 b'uturere, mpabwa kuyobora akarere ka Kicukiro, nabanje guhabwa akarere ka Gatsibo, ariko ngaragariza umuyobozi ko bingoye kuva Bugesera nkajya gukorera Gatsibo banyorohereze, nibwo bampaye kungirizo wari umuyobozi w'akarere ka Kicukiro. Akazi ngakora neza kugeza 2019 nsezererwa noneho aho naje kuva mu muna bibutse ko tugira urwego rudukuriye rutureberera umunsi ku munsi rwari za force, noherezwa mu nshingano zo kurikirana indi mirimo y'ubwubatsi mu kigo cya gisirikare Rwanda Military Academy Gako. Mvuye mu karere mpawe kujya guhagararira imirimo y'ubwubatsi Gako mu kigo. Hariya mageze projet ifite umushinwa, kampani yitwa Jiangxi. Aho sindi bujye gusobanura mu byinshi cyane kuko naba ninjiye mu bindi bitakwiriye, ariko uyu mushinwa niwe nahawe inshingano zo gukorana nawe. Ubyumve neza, umunyamahanga araje avuye iwabo mu Bushinwa aje gukorera hano, aha niho ntuye. Kugira ngo azamenye mu mirimo aje mu y'ubwubatsi azakenera guide cyangwa se umugayidinga uri hafi amabuye ndayakura hehe, umucanga ndawukura hehe, konkasi zivanwa hehe. Aje mu nyubako rero, mu mikoranire myiza niho uzasangamo hazamo rwa rwego ruzabona aba staff bo kumufasha. Nubwo buryo rero nagiyeyo, ariko mbaye oriente noherejweyo, ntabwo ngiye gusaba y'akazi. Akazi barakamaye, cyangwa se munyumve neza, mpawe inshingano zo gufasha uyu mushinga. Ibi nabyo bifitiye ibimenyetso n'impapuro za SG wa Minadef zimpa uburenganzira bwo gukorana n'uyu mushinga. Nkora akazi twatangiriye mu mabuye kuko niyo yari akenewe cyane batangira fondasiyo. Umushinwa arambwira ati ngewe ntabwo nzajya gucirikanwa n'abaturage ku kirombe rimwe banampenda, jya ungirayo. Nkajyayo nkagura amabuye, nkishyura amabuye ku mafaranga yanjye. Wibuke uko biri kose nasezerewe, ariko muhabwa n'imperekeza. Ya mperekeza yanjye ntoya ntabwo yabura kugura ikamyo y'amabuye ya 60. Amabuye gura 60. Niba akeneye amakamyo 10 ni 600. 600 nguza amabuye. Umushinwa ushinzwe kubaka izi nyubako nanyishyura byihuse, nzashobora kongera kumuha yandi. Nimuha amaturi 10 akayanyishyura akampa akanyungura, niyaguze 600 akama 800 cyangwa 700, nungutseho 1,100. Icyo gihe ndi capable yo kongera kugura andi mabuye mu kirombe cyane. Ninjya mu kirombe rero nkabwira ufite ikirombe ninzanira amabuye ndakwishyura uhageze. Icyo gihe birakeneye undi undi mutera nkunga, fatanya bikorwa hafi aho. Ntawe nkeneye icyo gihe kuko ngiriwe icyizere kandi mfite ya mperekeza nahawe iri buze kumfasha ku mabuye. Byaje kuzamuka kakazi natangiriye ku mabuye, ngera ku byaje kuzamuka mva kuri kakazi ko kubaha amabuye bakenera umucanga. Twibukiranye yuko hariya mu Bugesera ni hafi y'ibikoresho. Ukeneye umucanga wa Mayange buryo uva mu kirombe hafi aho ngaho, hafi rwose. Ukeneye umucanga wa Kayumbo uva hano rwa Busoro. Rero kuba ntuye Mayange, inyubako ziri hariya, biroroshye kureba umuntu ufite umucanga upakiye. Umusanze ku iseta hapakiye ategereje, ni mu mucanga umenere hariya mu kigo. Uranca ngahe? Nanci 200 muri ya 600 yanjye mfite, biranyoroheye kumubwira nti mena nguhe 200 nge nziyishyuriza. Umushinwa namara kumumenera umucanga amaturu 10 akanyishyura, na wa wundi wampaye akaderi nawe nkamwishyura neza. Icyo gihe ntibikeneye umusaponsa umutera nkunga ku ruhande. Nzakora nakoze ku rugero rwanjye rworoheje. Namara gukora akazi umushinwa kama amafaranga mu ntoki. Biza kugira rero aho yaje kugera nawe
asabwa ko azajya akora akazi akishyuza ibyo yakoze atanze fagitire ya IBM. Ku basapuraya rero afite, kuko naho harimo n'abandi basapuraya abandi batandukanye, kandi namufashe no gushaka abasapuraya batandukanye, ariko nkakora atansiyo, nkareba ninde musapuraya nzanye mu kigo cya gisirikare, afite rikodi iki, ega nabyo turabireba. Yego. Ese ntazamara gukora akazi k'abandi akagata, ese ntazagira icyo akora akazana n'ibikoresho bibi. Aho rero ntabwo nari gutekereza Bosco ngo ni kunkoresha imodoka ze cyangwa nawe mukoreshe, kandi nzi neza yuko aha ndi gukorera mfite inshingano zo guha umushinwa nakoranye nawe ibikoresho, nawe akanyishyura mu buryo bwa vuba bitazatuma nkenera andi maboko cyane. Byaje kubaho rero ansabye fagitire, nza kugira ikibazo. Wibuke ko ni wa muntu wabaga mu kazi kadahura n'ubucuruzi. Ibya IBM ntabyo ufite? Nta IBM ngira, nta na tini namba ngira. Ntabwo byanyoroheye rero asabye ibyo byangombwa bya IBM, kandi ntibyari no kungora. Iyo nza kumenya ko bizangirira izi ngaruka, naje gutekereza ko mfite muramu wanjye Musanzire. Oya, tandukanya Musanzire na muramu. Umugore we ni muramu wanjye. Okay, utekereza muramu wawe ariwe Confiance. Ariwe waje neza Confiance. Haje neza Confiance ni umucuruzi w'igihe kirekire. Otrema ni umwana nareze. Tubigarukiwe. Ntacyo namusaba mubwira ngo mfasha muri business, ngize imbogamizi muri business, kandi wowe ufite experience muri business ngo akinyime. Ndabona ni nkorera agafagitire wihuse vuba vuba, nkajyanira umushinwa nyishyura amafaranga yanjye maze iminsi mukoreye, hari ibyo agomba kunyishyura. Ankorera agafagitire. Bakwishyuraga kuri 100 n'icyo gihe kandi. Dukamye dutanu rero nari nabameneye, twahuraga na miliyoni 2. Okay. Waje neza nkora agafagitire vuba na bwangu ndakajyana. Maze kukagezayo ku mushinwa, asanga uko biri kose fagitire muhaye agomba kuyikorera support document. Support document urumva iyo byaje maze kugenda muri izi nzira zo gusabwa ama IBM, hazazamo na y'ama kontra. Ese kontra irakorwa mu mazina yande? Numvaga ntacyo bintwaye gufata waje neza nkakora kontra mu mazina ye, byari ibintu binyoroheye kubw'icyizere. Ntacyo birumvikana, n'umwana wareze ni muramu wawe. Numva ntacyo bintwaye, mbwira umushinwa ni iri zina rya Confiance waje neza, tini namba ngiyo, akora purchasing order katameze nka kontra y'akazi, kameze nk'akantu kaza kumufasha gusapotinga ya fagitire. Abona uko yishyuza nawe akwishyure. Yego. Amafaranga fashe fagitire ya mbere ndayimuhaye, arayiverishije. Njye nkomeje akazi. Wibuke ko ndi gukorana n'umushinwa hariya muri Rwanda Military Academy, kandi nawe arimo arakora akazi azajya kwishyuza abandi. Bivuze rero ngo ngewe mfite ikibazo cy'uko narindi igihe azishyurirwa, kandi mfite igishoro gitoya, ntabwo bizanshobokera kubona amafaranga shira muri bya bindi byanjye. Ndamwegera, yegera umushinwa, ntabwo aka kazi urashima imikoranire yanjye, cyane cyane ko byari bimaze kuzamo na covid. Babasaba umuntu wazabafasha. Abashinwa urabizi ko covid niho yari turutse iwabo, kandi batuye hariya mu kigo cya gisirikari. Babasaba umuntu babafasha, barabati dufite pasita azadufasha, niwe uzaduhahira. Nabakoreye akazi gakomeye muri covid, mpabwa pasi ku modoka yanjye, bashyiraho pasi nkajya njya kubahahira. Ngira ngo ni naho bahari bahera bagaragaza yuko ngende umukozi wabo wo mu rugo, nk'umuboyi w'Abashinwa. Oya, ntabwo ndi umuboyi w'Abashinwa, ahubwo ibyo bita gukorana n'Abashinwa hariya muri Rwanda Military Academy niho site inyubako ziri, ni naho b'Abashinwa bakambitse mu kigo ndani. Aho rero nk'umuntu wabakorera ako kazi ko kujya kubahahira hanze muri guma mu rugo, igihe covid yabaga muri 20 nakomeje mbahahira, n'akazi karakomeza karakorwa. Babonye icyo cyizere n'ubunyangamugayo nabagiriye mu gihe bari muri guma mu rugo nkajya mbahahira, bangirira icyizere, barambwira ati uzaye ukenera amafaranga ngahe kugira ngo akazi gakomeze. Ndabwo nige mugiye mufata miliyoni 20 mukazima,
najya nzikoresha nkabaha fagitire aho mu byumva aho noneho mbonye sapoti aho nyirakazi kugira ngo akazi ke kagende neza afashe amafaranga ye akayama yes bwa bunyangamugayo namuhaye tukiri aho se yego umunyamakuru kubaza amafaranga bayaguhaye likide yego ntago ari banke bakoresheje oya ngiye bamaye amafaranga mu buryo bwo kugira ngo akazi kabo kagende neza hari inyandiko ko bayaguhaye bashingiye kuki izo zirahari izo nazo twazigaragaza bashingiye kuki bashingiye ku bunyangamugayo bambonanye mu gihe nahabwaga uburenganzira bwo kubahahira bari muri guma mu rugo mbabera inyangamugayo ndetse n'akazi kari kuri site aho ngaho bareba uburyo nkitangamo kugeza aho nafashe umugore wanjye muvana muri shop big shop ya alimentation nyimuvanamo ndamubwira ngo ngwino tubere inyangamugayo aba banyamahanga wicare kuri site ujye utekera ufata abakozi bawe bajye batekera abakozi babashira ese tukiraho pastor tukiraho tutarakomeza tutaza kugira ibyo turenga abantu bagasigara bari confused kandi barabyumvishe muri kiriya kiganiro kuvuza umugore wawe kandi twumvishe ko umugore yapfuye uri muri gereza muramu wagasigara rero abana ba mukuru we ayo makuru ameze gute mbere yuko dusimbuka tukagera aho ntitwahageze nibyo maze gusezererwa no mu bintu byatumye nsezererwa cyane nari maze gupfakara mudamu wanjye wa mbere amaze gupfa yapfuye muri gereza ntabwo yapfuye ndi muri gereza yapfuye ndi mu kazi ntabwo yapfuye ndi muri gereza yapfuye ndi mu kazi icyo akora ahubwo bimfasha gusaba ubuyobozi bwanjye ko bandika nkajya kurera abana cyane cyane ko nari murwaje igihe kirekire arwaye kanseri ntabwo nari muri gereza ahubwo nari ndi mu kazi aho byumvikane neza bibe clear abantu babisobanukirwa noneho reka ushobora kutabona amahirwe yo kuva ku murindi ngo subire mu rugo cyangwa muri gereza ya gisirikare ngo subire mu rugo ngafungurwa ku murindi muri gereza ya gisirikare banyoriyanta kujya gukorera ahantu kuri icyo bidufasha ni abantu badukurikiye muri uyu mwanya bari buze gusobanukirwa ikintu ku kindi kuko niyo mpamvu twakoze iki kiganiro uwabonye cya kiganiro cya Bosco akabona ikiganiro cya pasiteri agenda asobanukirwa rebe n'ahantu habaye ikosa kuri buri muntu noneho baze kubihuza kugira ngo kwa kuri kumenyekane kuko uyu munsi hari ibindi turi buze kugeraho ariko noneho reka dusimbuke tugere kuri uyu mugore wawe ufite uwa kabiri umuhamagaye cya gihe noneho aho twari tugeze aho tuhagaruke cyane kuko hari ahantu asobanura ko umudamu wanjye ameze nk'aho ari umuyaya w'abashinwa ubatekera oya ahubwo iyi shansiye ifite abakozi bari hagati ya 400 na 500 harimo abafundi abatekinisiye harimo n'abayede bakora hariya twe twarakomeje akazi na covid imirimo irakomeza no mu gihe cya covid imirimo irakomeza aho rero nsanga kugira ngo akazi kagende neza ndetse hatagira n'umukozi uza kugira uko yangirizwa cyangwa se akagira ikibazo ku biryo yariye byatetswe n'abakozi bacu nafashe umudamu wanjye namubwira nti umushinwa mpaye isoko ryo gutekera abakozi ngwino ujye gukurikirana imikorere yawe hanyuma noneho hano reka turebe hano noneho madamu wawe bavuze ko ari umukozi w'abashinwa biturutse kuki nkuko nawe babwiye naje kwiromariya nyuma yo gupfakara nkora ubukwe nari umukozi w'akarere icyo gihe ko nabukoreye hariya muri Sport View Kicukiro kuri hoteli rwose nkora ubukwe bwiza burimo abakozi b'Imana burimo abakozi b'akarere bugirirwamo n'umugisha nyuma yo kwirimariye ubumyaye rimwe mfite umwana w'umuhungu mwiza cyane witwa Cyuzu Cedric ntabwo uyu mudamu rero Imana yampaye nk'ishumbushanyo ari umuntu wo ku rwego rwo hasi umuntu w'umucuruzi nawe w'umurwiyemezamirimo
kandi ufite n'ibikorwa bigaragara binafatika. Biranababaje kumva boss kamuharabika ngo ni umuyaya w'abashinwa, biri ku rugero rwo hasi, sinzi urihangana byo ntacyo biragoye, ariko ntacyo bitwaye, turi mu isi nk'uko nabivuze, nawe yarabyakiriye. Ahubwo hariya muri Rwanda Military Academy yahageze ku mpamvu z'uko ariho nari ndi gukorera. Abashinwa mu itangira batangiranye abakozi benshi bari hagati ya 400 na 500, kandi bafite itegeko ibwiriza rivuga ko batashyiraho akavuyo mu kigo cya gisirikari basohoka binjira. Saa sita zirageze bagiye kurya hanze, abakorera igikoni. Ubuke ko natangiranye na projet. Hanyuma bamaze gukora igikoni, basaba ko bashakira umuntu uri wakorera imirimo yo gutekera aba bakozi. Ntabwo nari kujya kure, hamagaye umudamu wanjye nawe ashaka abandi bakozi, agura ibikoresho byo gutekera abantu 500 ba buri munsi. Ushaka ibikoresho, bamwereka aho ari bubitekere, ajya guhaha, bamuha kontra ye, hanyuma atekera abakozi. N'uyu munsi soko ni irye. Ubu turimo turerekera ahantu bose ko muhuye rero mu kibazo nk'uko yagiye bivuga, gufasha ikamyo ye. Ndaje aho masobanure cyane kuko aha harimo ubusobanuro. Niho ari izingiro ry'ikibazo. Yego. Hanyuma aho ni kuri chantier. Aho chantier iri. Utandukanye chantier na head office. Head office iri ku Muhima, chantier iri Igako. Aho rero niho umudamu ashobora kuva Mayange akajya gukontrola abakozi be batekera babafundi n'abayede n'abatekinisi. Ariko nye naje kumusaba namwana ibi byaba byiza ejo hatazagira umukozi uribwa mu nda, abakozi bawe bamutekeye nabi uhabe. Ahubwo shop ye, market ye ayishyiramo abakozi hanze, nawe yinjira mu kigo. Umugore w'umucuruzi nawe utunze imodoka ye agafata imodoka akava kuri shop akahasiga umukozi akajya kwicara hariya, bagateka ari hariya, nawe akabyikorera afite rava hariya ku ruhande, akinjiramo agakenyera ibitenge, agakoroga igikoma aho bari bumwe, akabatekera imboga neza kugeza ubwo umushinwa yabishimye. Avuga ni gute umuntu ku rwego rw'imyaka ye n'urugero rwe nuko agaragara na apparence ye ashobora kujya kwicara mu myotsi. Ariko byari mu buryo bwo kubaha umurimo no gukunda umurimo. Nyuma rero ntago byagarukiye aho ngaho, nakomeje ka kazi nkuko nabibabwiye k'inshingano zanjye. N'uyu munsi niko kazi nkora nyuma y'umurimo nkora w'Imana, ntabamo wa buri munsi, ahubwo ngira naho kazi. Murabizi na Paulo niko kwinjiriza amafaranga. Kwinjiriza amafaranga ni ngombwa. Paulo yavuga mu ivuga butumwa akajya kudoda amahema. Natwe rero naho tudodera amahema. Ntibyarangiriye aho nkuko nabibabwiye, umushinwa yaje kuza gusanga akazi ke kugira ngo kagende neza, amaze kubona imikorere yanjye mu bushobozi bwanjye mukeya, ndi kumuha serivisi nziza. Afata icyemezo ama amafaranga. Yahereye kuri 20,000,000. Genda ubu nkeneye block, maze gukora fondation, singikeneye amabuye, nkeneye block. Genda ushaka imashini umbumbire za block. Aho byari bikeneye igishoro kinini cyane. Ntekereza ko nta hantu boss kuyunguyu wavuze mu itangazamakuru, nta hantu avuga ko yigeze abumbira abashinwa block, kandi akazi k'abashinwa uburemere bwako n'ubunini bwako buri mu kubaha amabuye. Iyo niyo fondation y'inzu, ko ni ama etage ageze mu ma etage 8, hagati y'8 n'9. No 8 kuko indi yo ntabwo ari etage, ariko izindi zone ni ama etage 8. Indi yo ni auditorium iraho, ntabwo ari inzu igeretse. Niyo mpamvu nari mvuze 9, ariko ni ama etage 8. Aha rero mpawe inshingano zo kumubumbira block. Ninjya amenyereye ninjyaze. Aho niho yahererera afata amafaranga ari liquide. Aramereza arambwira ati nshingiye ku bunyangamugayo bwawe genda unkorera akazi. Aba amafaranga ye mu ntoki, nanjye ndagenda ngura imashini, nzana imashini ibumba za bloke, nawe ntangiye nyikodesha. Nyuma naje kugura, nyuma ntangira nyikodesha, nabo nakodesheje barahari. Hanyuma ngo nzana imicanga
hari ubwoko bubiri, hari umucanga uva mu mabuye n'umucanga uva mu mazi, nibyo uvanga ugashyiramo sima ukabumba. Aho hari hakeneye amafaranga menshi, hakeneyemo amasima, hakeneyemo amakaridasite. birumvikana. Ntangira mubumbira akazi, mubumbira bloke, mukorera akazi neza. Aha rero ntihakenewe imodoka za Bosco, aho munyumve neza, aha ntihakenewe imodoka muri bloke, nta modoka zikenewe izo arizo zose. Aha harakenerwa uwo ndajya kugurira sima akayinzanira akayigeza kuri shansi. Yes. Aha hakeneye uwo ndi bubwire ngo nzanira umucanga, uwunzanire uwungerezaho mbumbira bloke. Aha hakeneye amafaranga ndi bwishyura umukozi ubumba bloke na ya mashini, n'uterura bloke zimaze kubumbwa akajya kuzanika. Yego. Hakeneye amafaranga azahabwa umukozi uzita kuri za bloke azivomerera. Hakeneye amafaranga azahabwa umukozi. Aha nta modoka za Bosco zizakenerwamo. Niyo mpamvu rero muzasanga muri iki kibazo, ntabwo ikibazo ari akazi ka Bosco twakoranye ko mu mucanga, kuba supplying umucanga umushinwa, yarangiza niya bose Jean Baptiste akamwiba amafaranga. No, amafaranga mbaza Bosco ni amafaranga namaze gukora bloke, maze gukora bloke kuzibumba, mushinwa araza turabarana, ambarira bloke atwaye agiye kubakisha. Umuntu ufite abakozi 500 mubumbira bloke 2000 ku munsi. Izi bloke 2000 ku munsi mu kuzubakisha n'abakozi 500 zirubakwa mu gihe gitoya. Byabaye ngombwa ko nkodesha imashini ebyiri, ngiramo shansi ebyiri zo gukoresha aka kazi. Ukiri aho ntawe ugihura na fagitire ya confiance. Aha ngaha ninjya gukora fagitire, mfite umubano mwiza na muramu wanjye, confiance. Ninjya gukora fagitire niho nzabwira confiance ni nkorera ka fagitire ka bloke nakoze. Barazibaze bagiye kuzubakisha, harimo na urgence, igihe nzajya gushakira za tin number no kujya muri zo procedure, kandi mfite muramu wanjye. Ntabwo bikiri ngombwa kujya muri zo procedure zose, kandi mfite muramu wanjye n'akazi karihuta cyane. Aho rero niho nakenereye wa muramu wanjye ankorera fagitire. Za bloke namaze kubumba, zamaze no kubakishwa, zidakeneye transport iyo ari yo yose, ko bloke ndayibumba bayishyira ku nzu, ndayibumba bayubakisha. Aha ntihakenewe transport y'imodoka izo arizo zose. Icyo akora, sima nzakoresha nzayigurira, umucanga nzakoresha nzawigurira. Kandi aha nta rufatanye uri buze gusangamo rwanjye n'umugabo wa confiance. Ahubwo icyo nkoze, ndangije akazi, negereye umuryango wanjye kuko uracyari n'umuryango. Ankoreye fagitire, nyihaye umushinwa nawe aranyishyuye, ampaye sheke nyihaye confiance yanditseho. Wajya kurotira, wayiverisa, icy'ingenzi ni ukuba amafaranga. Aho munyumve neza. Bibaye ku nshuro ya mbere ndihanganye, kuko biramaze kugaragara yuko kiba akazi kanjye kariho ntigashobora guhagarara ngo nuko batanyishyuye. Kuko aho kugira ngo gahagarare, umushinwa waranyongera andi mafaranga. Nta kibazo afite, waranyongera andi mafaranga ari liquide, nkomeza akazi. Biba ku nshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, mbona nshobora kuzanyanganyirwamo amafaranga. Wari ufite imibare y'amafaranga yo kugenda ubura ugomba guhabwa. Urumva confiance yagiye kuri banke kurotira, ntayakuzaniye ntayaguhaye. Yego. Ufite imibare ifatika, wenda n'inshuro imwe ingana n'aya mafaranga, inshuro ya kabiri ingana n'aya mafaranga. Ibi bifite amasheke, ko bagiye bampaga sheke, namaraga gukora akazi nakoreye umushinwa nabaranye nawe, tukuzuza form akayisinya, nanjye nkayisinya, nkayivana kuri site nkayijyana i Kigali kuri head office. Kuri head office bagakonfirma ko ibyo bikoresho koko muri site byakozwemo, bakakira ya sheke. Pase dufite abantu bari kudukurikira bari ikiganiro cya Bosco, ko hano Bosco atarazamo n'imodoka ye. Nta nubwo ikenewe, nta nubwo yaje. Ntabwo imodoka ya Bosco ikenewe muri bloke. None se mwakoranye mute bose ko avuga ko yaguhaga ibihumbi? Ntacyo nakoranye nawe 21 kuri. Ntacyo nakoranye nawe. Ni ikinyoma. Ni ikinyoma cyambaye ubusa, nkuko yabeshye ngo nafunzwe muri gereza ngo nkatirwa imyaka 30, nkuko yanyamarabitse. Nta kintu cyo kuri na kimwe Bosco yavuze, kuko ibi bintu byumve neza yarabyiteguye. Kujya mu itangazamakuru yarabyiteguye, kujya kunsebya yarabyiteguye. Ni wa muntu uhagarara mu rusengero agafata mikoro.
ngo ni mu rusengero. n'umudiyakoni n'umudiyakoni agafata mikoro mu rusengero akansebereza mu rusengero, kavuga ko hari umujura bakoranye. Urumva aya mafaranga nacishije kuri konti y'uwaje neza n'amafaranga menshi ari hejuru ya miliyoni 48. Yego. Okay, dukomeze. Kuyashakira rero uburyo bwose ayagumana, akoresha inzira zo gutukana, akoresha uburyo zo kumparabika, kugira ngo uwo nzagerageza gutakambira wese azumve yuko umwishyuza ari umujura. Ntibyarangiriye aho rero, nkuko nabivuze, nabonye bishobora kuza kunteza ibibazo. Maze gutangira kubona ko nshobora kuzabigiriramwo ikibazo, aho namuhaye sheke ya mbere jya kurotira ntayishyuye, nzanye ya kabiri ntayishyuye, kandi namaze gutanga fagitire ku mushinwa. Twafashe tini namba yacu na madamu dusanzwe dufite, tujya kuri Rwanda Revenue dusaba IBM yacu. Mbwira n'umushinwa ko natangiye kubigiramo ikibazo cyo kudahabwa amafaranga, akazi ke gashobora kuzaba failed, nka failinga, gukomeza kumusapotinga kandi harimo n'amafaranga yereka. Musaba guhindura kuri ati namba mu rugo twari dusanzwe dufite, twasabiye IBM. Niho fagitire zatangiye kuza. Yego. Hanyuma maze kubona ko bigenze gutyo, niho na shatse abantu bamwe mu muryango, maze kubona ko amafaranga confiance muramu wanjye yanyimye, negera bamwe mu muryango mbere ko ngize ikibazo, umuntu anyimye amafaranga. Ariko gato nasubiye kuri Bosco ko nashyize amafaranga, twacisha amafaranga kuri konti yawe y'umudamu, akaba amafaranga abuze, uzaturega ushaka. Ndi kumwe nabo turi babiri, yewe nari kumwe n'abapasiteri babiri tuvuye gusenga, hari ku munsi wo kwa gatanu, tugira amasengesho kwa gatanu, twiriwe dusenga. Nyuma nimugoroba ntashye mvuye mu masengesho, nciwe mu rugo n'abo pasiteri nari mfite mu modoka, tunyura nayo turamusuhuza. Ndabwira ariko mfite ikibazo, amafaranga nuko atagiye kuri konti, hari impamvu yo kuba ntayasubizwa. Bose kubwe imbere n'umugore waramwumva, uzaturega ushaka, aho wumva ushoboye kuregera amafaranga wacishije iwacu, uzayaregera ushaka. Ndatungurwa n'ikibaye, kuko numvaga ntari mbyiteze. Numvaga wenda amafaranga birashoboka ko hari ubwo ati amafaranga ageze kuri konti, ariko twayaranguje amasima, twatumye isima hanze, twayakoresheje tuzayagura. Kuko nabaga mfite amafaranga ari likide n'ubundi nkoresha, nkumva ntacyo bintwaye, kandi n'umuryango nkumva ntacyo bitwaye, kandi amafaranga naho aho yanyuze mfitiye icyizere. Umunsi yambwiraga ngo nzamurega aho nshaka, naratunguwe. Ariko banki ifite records, biragaragara ko amafaranga yacagaho. Niyo ni na sheke aragaragara. Hanyuma icyo nakoze, negereye umushinwa mubwira ikibazo nagize, yemera kumpindurira kontra, yemera kumpindurira aho tuzaducisha amafaranga, muha fagitire noneho iri mu mazina y'umudamu wanjye bwite, ibya muramu wanjye bivaho. Nyuma icyo tumaze kugikosora, sigarana ikibazo uburyo y'amafaranga azaboneka. Aho kuko nabonaga ari akazi nakoreye muri Rwanda Military Academy, negereye ubuyobozi buri aho ngaho, mbwereka ko ejo nibaramuka babyumvise akumva ko hari uburyo akazi kapfuye, ntibazankundane cyane. Nagize ikibazo aho nacishaga amafaranga ntabwo yabonetse, basaba ko bazanyumva. Icyo akora ntibabyicaranye nabo babyinjiyemo. Mu gisirikare haba hari ushinzwe guhuza abasirikare cyangwa ibikorwa bya gisirikare n'abaturage, azwi ku izina rya PC. Arabahamagara, ntiyahamagaye umugore, yahamagaye umugabo, ahamubwira ati ni ibiki bibaye ko byatuma akazi kacu gapfa. Amubwira ngo ndamubwiye ko azarega ashaka, nta mafaranga amufitiye. Aratangara nawe, abona nta kindi yabikoraho. Mbishyira mu muryango ntibyakunda ko bansubiza amafaranga yanjye nkuko nayacishije iwabo ku cyizere nabagiriye. Ibyo ntibyarangiriye aho ngaho, nakomeje kugenda nsaba uwo mbona ko ari inshuti yacu, tuziranye nawe, tugendana, nkasaba kugira ngo umuryango umfashe
mbishyira mu buryo bwa kiryango ntibyahabwa agaciro, ntibabyumva. aha hanavuga ko utajyaga witaba ahubwo ari wowe. oya ahubwo byaba wenda ari wowe munyamakuru wabyumvise nabi. Yego, umuntu ubwo byageze aho tuva mu by'ikiryango n'ikivandimwe n'iby'amatorero, kuko yaba abapasiteri be bamwumvishe ko dufitanye ikibazo, yaba n'abapasiteri banjye ariho muzumva hazamo n'abashumba bacu, hakazamo n'amazina y'umubishopu cyangwa se umwungeri wanjye ushumbye wari nawe wananyimitse akampa umupasiteri, nawe akimara kumva ko hari ayo makonfuri no ko kwishyuzanya muri ubwo buryo, yagize interivasiyo aranamuhamagara hamwe ati se Bosco, ko bigaragara ko umudamu wawe ugeze aho ngaho ngo amuhamagara ngo yashatse gushyiramo ibintu bya ruswa, yarabivuze mu kiganiro. nta ruswa ishoboka aho ngaho. Aho nari namaze kurega already, namaze kujya mu butabera. Nta ruswa rero ishoboka, kuko ntabwo bishop wanjye cyangwa umwungeri wanjye unshumbye ari we wahindukira ngo ajye gusaba ruswa yo kugira ngo simpabwe ubutabera. Ntabwo yakora iryo kosa. We abijyamo nanamusaba ngo gera atazanyumva nk'umunyamakosa, atazumva mfite amakimbirane n'umuntu, dufitanye amakimbirane, atazabyumva akagira uko ankondana. Narabimuganirije, ndavuga dore izi kopi z'amasheke zose ureba ndambura, aya mafaranga ubona nakiriye nishyuwe n'umushinwa nayacishije kuri muramu wanjye ntayampaye. Ntacyo wabikoraho kuko bafite umutima unangiye ko batazayampa, ariko naganye ubutabera. Ambwira ko nawe azagerageza, afite iyo mpano yo kumvirwa, birumvikana. Aramuhamagara amwumvisha ko ibi bintu bikwiye gukemuka nk'uko Bibiliya bivuga, hakwiye kubanza ubwumvikane. Buriya dukwiye kujya mu mategeko nyuma ari uko ibintu byanze, ariko ubundi dukwiye gukemura ibintu mu buryo bwa kivandimwe ndetse na gikristo. Twemererwa kujya nyuma ku mucamanza ari uko hagati ubwacu byagize. Bibiliya avuga ngo mwene so nakunanira nawe ukorera ikosa, mwereke ikosa rye, icyo nicyo nakoze. Nakunanira umutezi ndi mwene se, icyo naragikoze. Hazamo n'umuryango. Nibyanga umuteze umukuru w'itorero, icyo nicyo nakoze. Ubwo iyo byanze rero burundu akanangira, Bibiliya avuga ngo umufate nk'umupagani, umuzibukire rwose umureke. Aho rero niho nahise ndeka, ndavuga ngo reka ngana ubutabera. Ukiri aha hari ikibazo gikomeye hano nshaka ko tutaza gusimbuka, cyanatumye abantu benshi gikora ku marangamutima yabo, barimo bareba Bosco cyangwa bamwumva, kumuteza inzego z'umutekano, hakazamo izina rya Mbarushimana nde wa mudamu ngo wakoraga muri NSS ari ikinyoma. Ibi bigo ndifuza ko bidashyirwa mu majwi cyane nk'uko we yabikoze kuri njyewe. Impamvu niyi: umuntu wahaguruka hariya yumva ko njye na Bosco dufitanye ikibazo, mu gitondo akagira icyo yiyitirira kugira ngo ajye gukura aya mafaranga, si njyewe wamutumye, si na cya kigo yiyitiriye cyamutumye. Aha mu byumve, icyaha ni gatozi. Icyaha ni gatozi ku wagikoze. Niba uwo Mbarushimana yarabayeho akanakurikiranwa, cyangwa kumva ko hari iki, kuko ikibazo kiri hanze, ntabwo ari ikintu kiri mu muryango gusa, kiri no hanze. Nayo babwiye ngo ni umuntu ufata mikoro agahagara mu rusengero akavuga ko hari umuntu urimo umwishyuza icyo atamuhaye, akabivuga mu buryo ashaka, akanabisobanura no mu buryo ashaka, kugira ngo byumvikane. Aha rero munyumve neza, simfite gusobanura ku cyuwo wiyitiriye urwego runaka akajya gukorera isikoro uriya mugabo Bosco, na Bosco agahindukira akamuha amafaranga. Ubwo yari afite impamvu amuhaye amafaranga, afite n'impamvu yanamufatishije, aramurega ku giti cye. Muri urwo rubanza rwe ntiyamamagaye, nta naho nahamagawe ku giti cyanjye ngo nisobanure ku by'uwo mwesikoro. Byaba byarabayeho I don't know, byaba ari ibyo yikoreye ku giti cye ngo agire uko abihuza n'ubwishyu bwanjye, ntacyo mbiziho. Icyo nzi cyo nuko ikibazo kimara kuba, nahereye mu muryango, ndavuga kutanyishyura nicyo kibazo, kutasubiza amafaranga yanjye kuko icyizere namugiriye. Nahereye mu muryango, njya naho akazi kakoreye. Umushinwa ntacyo nari kubamubwira. Umushinwa ni ukumusaba gusa kugira ngo ahagarike, atongera kunsaba fagitire iri mu mazina ya confiance. Nicyo nakoze. Hanyuma ngarutse inyuma gatoya, byose bimaze kunanirana mu nzego zose, ntagiye mu butabera.
icyo kibazo warumbajije. ujya mu butabera. Kize mu butabera confiance yanze kwitaba. Ndamurega ntacyo ndari kuba ndega Bosco. Bamuha convocation ya mbere. Hano ntago wafunzwe. Turahagaruka nyuma. Okay. Confiance bamuha convocation ya mbere yanga kuyitaba. Executive w'Akagari atuyemo Kagakamba asinyaho ko yanze kumwitaba ngo bazamusanga wati atuye. Bihuye neza neza n'amagambo yambwiye ngo uzandega ushaka. Bamuha convocation ya kabiri nabwo yanga kwitaba. Akandikaho kuri convocation zirahari. Muzansangaho ntuye. Unde gatuye Mayange nanjye niho ntuye muzaze musanga. Bamuha convocation ya gatatu naho yandikaho ya magambo. Executive w'Akagari agashyiraho kashe kuri ya magambo ye nawe akagira commentaire abi ashyiraho nkazijyanira umugenzacyaha. Wibuke ko siège y'uyu mushinwa iri hano ku Muhima. Ni naho dukorera amakontra, ni naho dukorera ama facture. Ubwishyu bwose hari ikibareba muri Gako ni ukubaka. Ibindi byose bikorerwa hano. Yego. Ni nayo mpamvu mubona ikirego cyagiye aho siège iri. Baranyakira. Byanze kubitaba burundu niho habayeho kumufata kuri mandat d'amener. Mandat d'amener ikorwa n'umushinjacyaha. Aho umugenzacyaha agaragaza ko yaregewe agasuzugurwa akabisaba umushinjacyaha. Umushinjacyaha amuha mandat d'amener. Arafatwa. Amaze gufatwa agafunga. Ageze muri pariki cyangwa muri gereza. Niho nanjye wa mugabo we yahindukiye. Iki yakoze cyo kunuka kiroroheje. Ahandi ho yaragiye ankorera ikintu cy'igifojari cy'igipapuro aragiforuma gihuye urumva bwo sinzi uburyo yabikoze ni umuhanga ntabwo nzi uburyo yabikozemo ashyiraho inyandiko mpimbano. Iyo mwumva baririmba ngo ntayemeye ngo nyisabira imbabazi nta hantu nigeze murira n'inyandiko mpimbano ntabwo ndinjiji ku buryo nakora inyandiko mpimbano. Ngo wasabye imbabazi. Nta n'impamvu nari mfite yo gukora inyandiko mpimbano. Nasabye imbabazi imbere yandi. Nemeye inyandiko mpimbano imbere yandi. Imbere ya Bosco, imbere y'umugenzacyaha, imbere y'umushinja nemeye inyandiko mpimbano mu rukiko ruhi. Nta bimenyetso bihari. Nta na kimwe. Icyabaye uyu Bosco wasigaye yabonye umugore afunzwe. Ubejo bundi bwafungwa bwa kabiri byabaye byiza ho yagiye mu itangazamakuru ahandi ho yakoresheje abantu. Mfatwa mu buryo bukomeye cyane niriwe mu kazi hariya muri Rwanda Military Academy supervising imirimo nyisoje manuka kuri shop yanjye aho madame akorera ndaho ngaho mbona igitero kiri muri Hyundai ya Bosco kirimo abantu bambaye civil. Nabihamya yaguririye. Okay. Baraza batamara amapingu ni mwiranyambika amapingu. Wowe umfata urinde. Umwenda ukuranga n'uwuye. Byangombwa bikuranga ni ibi. Bagerageje kwisobanura. Bavuga ko boherejwe n'urwego rw'iperereza rwa Kigali. Kirakiza nanjye kubaza ubuyobozi bwanjye bunyoboye ari mu rwego rwa Reserve Force ari Zaviste no mu rwego rw'inzego z'ibanze aho ba executive na mayor ko ndi umuntu uzwi ntabwo mfatwa gutyo gusa. Wewe bamuhamagaye bamuha convocation nge nta convocation yafashwe kuri manda nge nta manda abantu baraje gutyo gusa. Okay. Inzego zitinyuranye zibijyamo bahamagara ushinzwe iperereza mu karere ka Bugesera batijya yukurikirana icyo kibazo. Arasobanura ambwa ati ukira aho batarakwambika ipingu ngo ugende. Ntabwo nambaye ipingu uwo mwanya. Okay. Ntabwo nari kubemerera. Civilian. Ntibyari gushoboka. Wamuyoboza hageze aje n'imodoka y'akazi na uniform yambaye we yaje na uniform ushinzwe ribu y'akarere ka Bugesera. Harazaba ati ngewe ntawe bwiriza ari gufata ariko gufunga hanyuma abagukeneye bazagusaba ejo. Njye uranyemera se basi
ntacyo bitwaye ubwo ubishinzwe turi kumwe n'imodoka y'akazi turi kumwe ejo azamenyesha icyo nzira mu gitondo nibwo bampantwaye banjyana i Kigali muri RIB umugenzacyaha wacyaha wa RIB ambwira ko nkurikiranweho inyandiko mpimbano musaba kuyinyereka no kuyingaragariza kuko umuntu arakizanye twese nyakubahwa ko mbona ari ikinyitirira akazi ka kontra y'Abashinwa kindi yitirira kontra y'Abashinwa ndi umukozi w'Abashinwa ntabwo bishoboka aka kazi gakora mu mazina y'umudamu wanjye Kayitesi Clementine nabanje gukora mu mazina y'umudamu mbere gato ya confiance ya muramu wanjye hanyuma ankorera amanyanga aranyanganya arandiganya uyu munsi rero mfite kontra nta kituma njya gukora inyandiko mpimbano ikindi mwayikuye muyimfatanye mu ntoki muyisanze mu mufuka wanjye muyisanze mu modoka yanjye inyandiko mpimbano nayikoresheje hehe nayihaye hata umusinzacyaha yayisanze munsi y'urugi baze vrema mu nzu y'urugi rwande munsi y'urugi umugenzacyaha wari ufite dosiye yanjye ngo afunguye urugi mu gitondo asangamo ngo dosiye iwe mu kazi se iwe mu kazi hanyuma se nta kamera mugira ku buryo mumbona nzasesekamo impapuro ngo umugenzacyaha yageze mu kazi saa 2 yinjiye mu ofisi asangamo igipapuro nyuma y'isaha imwe boss ko aragaruka yari yamutumijeho cyangwa se nawe yarimo abazwa arimo agenda ku mudamu we abazwa kuki atita ubutabera kuki atishyura amafaranga y'ubuhemu yagiriye mu ramu we ngo nyuma y'isaha umugenza cyahabona boss ko yinjiye ngo n'igifotokopi cya kontra afite unatari ko hari nindi nabonye mu gitondo niwe wayizanye ni paseri wayizanye ubwo yabisobanuye sinkuzi bangerekaho inyandiko mpimbano ntazi wayikoze icyo gihe iterambere ryaraje nyakwa munyamakuru iterambere rirahari ntabwo bikiri nka kera umuntu yagushyiragaho ikintu uyu munsi ukoze kuri aya meza mu gitondo bamenya ko ari wowe wahakoze byanze bikunze niyo hashira icyumweru bamenya ko wahakoze rwose birasuzumwa ntacyo umugenza cyari kuba kingifungira immediately abakibisuzuma nare kuri waho ngaho okay ukiraha bakunzi abadukurikiye muri uyu mwanya impamvu turi hano muri iki kiganiro no kugira ngo tugaragaze ukuri kwa pasiteri kubyo Musanzire we yamushinjaga mu kiganiro ariko ntekereza ko harimo n'agahinda k'umugore afunzwe ariko se bihurira he na maneko w'umujyi wa Kigali n'umupolisi ufunzwe muraza ku sa nkaho mutari bona amagambo menshi kuri ngewe nkuko Bosco yabikoze cyangwa uriya munyamakuru no kugira ngo dufashe abantu impamvu zimwe hariya mu rubanza rwa maneko w'umujyi wa Kigali ndimo nk'umutangabuhamya nagaragaye nk'umutangabuhamya kuko ikibazo cyanjye na Bosco cyanyuze mu bantu benshi hariya magaragara nk'umutangabuhamya umutangabuhamya rero wahamagawe gutangira ubuhamya arahirira ukuri kubuhamya agiye gutanga ari ukuri hanyuma iyo bigaragaye ko ari ibinyoma abikurikiranwa uko hari icyo amategeko abiteganyaho rero uyu munsi biragoye gufata umuntu uri mu butabera ukiri muri procedure uyu munsi ngo ujye mu butabera umuhamya icyaha aha munyumve neza uyu maneko w'umujyi wa Kigali umugenzacyaha aramufasha umushinjacyaha aramubajije umucamanza wa mbere aramubajije uwa kabiri aramubajije kuko umucamanza yamufunze by'agateganyo arajurira n'umucamanza wa kabiri amufunga by'agateganyo sinumva imbaraga uyu Ntihabose Jean Baptiste afite zo gufungisha maneko w'umujyi wa Kigali ku buryo umugenzacyaha azaba convaincu umushinjacyaha akaba convaincu umucamanza wa mbere akaba convaincu au second degré ku bujurire akaba convaincu. Who am I? Munafungwa n'amakosa ye mu rubanza rwa maneko w'umujyi wa Kigali mu gihe cy'iperereza nahamagawe nk'umutangabuhamya ntanga ubuhamya ku cyo nzi yarakurikiranweho full stop. Okay.
hagaragaye videwo muri iki kiganiro uri kurwana na Bosco ahantu runaka mwamusanze. Iyi videwo yagaragaye ni wowe si wowe? Ninjye cyane. Byari bigenze gute? Munyumve neza, ntabwo kunsebya ari cyo cyoroheje. Bosco yaranankubise. Bosco n'umusivile nta mpamvu yo kwita. Yansanze mu igaraje ndimo nkoresha imodoka. Yagusanzemo cyangwa wowe wamusanze muri kumwe? Twari mu igaraje twese, waje mbere no waje nyuma ntiwamenya ngo ninde. Mu igaraje ni nko mu isoko turimo gukoresha imodoka. Agira imodoka zahoho nanjye ngira izindi. Nubwo avango niza amadeni ya bank, ibyo nta kibazo, ugira amahirwe abone. Avuga ko ufite imwe indere ya Bishop. Ntacyo bitwaye, ugira amahirwe abone waragirira. Nabyo ni umugisha. Nacyo ni icyizere kivuguruza ibyo avuga. Niba hari ushobora kunyizera akantiza iyo nguzanyo nkamukorera nkamubera inyangamugayo nkamwishyura, nabyo ubwabyo bimpa bivuguruza ibya Bosco. Niba hari ushobora kuba nzi akambwira ati ndagirira imodoka ya $75,000 ntacyo bitwaye, uretse ko atazi ukuri. Ntabwo bajya kundagiza ngo babanze kumucaho. Yego, aha rero iyi video kibereka ibintu bikomeye. Ntabwo kunsebya no kuntuka kunyita wafunzwe wishu. Hari naho yavuze ko nishe umugore wanjye. Ibyo nabyo ntimwabyumvise. Mu bugenzacyaha, ku muhima ku mugenzacyaha yicaye muri sale cyangwa se mu cyumba cyibazwa bamubaza nawe kubijyanye n'idosiye. Yemeza ko ari njye wishe umudamu wanjye. Ari naho hanahera ngo ngo sinamushyinguye, ariho ahera avango yandereye abana ngo ninjye wamwiyiciye. Kava kubona mwishe ndi muri gereza. Uri muri gereza yica umugore we. Amvuga ibintu bikomeye cyane bisebya ku buryo undeba azamfata nk'umwicanyi. Already abantu benshi bakurikiye iki kiganiro cye bazi kuri paseri mubi. Ntabwo bishoboka. Ariyo mpamvu twicaye hano. Ntabwo bishoboka. Kuko abantu benshi bivuga ibyiza. Ntabwo bishoboka. Ibi bintu ni ibinyoma bikomeye. Kumvuga icyo kiri kwacyo kunkubita noneho. Turi mu igaraje na mwari koze ntufata telefone yanjye. Bosco ntufata telefone yanjye. Sinaguhamagara ngo unyitabe. Cyo ni kimwe. Kabiri, sinzareka kutakwishyuza. Munyumve neza, ngitangira kuvuga nibwo yakuriye amakofi. Iyi nkovu mubona ku munwa ni kofi yankubise, ari kubita mu menyo, arayajegeza. Nta kindi ari gukora, sinari kurwana nawe. Nimubona muri video muzayibona ndi hasi, arimo aratera imigeri, arimo arakubita amakofe. Nari mfite imodoka iri ku ruhande, nakuyemo ikote maze kurishwanyaguza n'amashati. Ntacyo nakora, gukubitwa si gitangaza kuko no kwicwa wakwicwa. Nkatwe abanyarwanda twanyuze mu bihe twanyuzemo, ntabwo gukubitwa ari gitangaza. Ariko washizemo n'ubupaseri hari nawe ntibamwishyura. Ko kumukubitaho hari nkuko bivuga ngo hari abasirikare cyari mu gihe mu cyacogamo. Dufite umutekano aha mu mujyi wa Kigali uhagije. Abasirikare avuga nabari bibereye mu kazi kabo. Hagaraho mwaye muzanye mu modoka. No. Nabari mu kazi kabo. Bari mu kazi kabo k'umutekano. Turi mu gihe cyo kwakira abashyitsi, babonye abantu barashwamiranye. Aho nyumve neza. Ntabwo barabareka ngo bakomeze guteza umutekano muke gutyo. Bamunkuye hejuru. Muzabibona. Hari n'uwo yaragiye gukubita nawe itafatamo ikarita aramwereka liyetena. Ati nge ndi officer, tankubita. Amukurura amujyana ku wundi muntu nawe ari mukoresha imodoka ye yarava fo. Wari wambaye uniform, afite ni bimenyetso bimuranga uwo ari we. Avuga amazina yitwe si ngombwa ko tugaruka ku mazina. Si ngombwa kuko yari umuntu wibereye aho mu igaraje, wabonye ibyabaye. Kandi nta tegeko rimubuza kuko utunze imodoka ye nta tegeko rimubuza kujya gukoresha imodoka ye hashaka. Ntiyarazi ko hari abantu ba indiscipline bari buze gukora ayo makosa aho ngaho. Aho rero mu byumve neza, kuba yajya kwitangaza yanuka ku karubanda si igitangaza kuko no kunkubita yarankubise. Uru n'urubanza ruriho rufitiwe na nimero, namureze ku giti cye rwo kunkubita no kunkomereza. Uyu munsi rero kunuka si igitangaza, kunsebya si igitangaza. Umuntu uhangara nambaye ikote ndi mu modoka hariya akamfata akankubita si igitangaza kunuka. Avuga ko ngo mwari mumufatiye mu modoka mushaka kumukubita. Hanyuma ntekereza ko hano niba n'abadukurikiye harimo umujinya, harimo ibintu yakoze bidafite logique, byakabaye bitanamurengera.
pastor uyu munsi madamu warafunze yego kandi wowe bivuze ko wafunguwe ugataha kubera ko byagaragaye ko ari impapuro mpimbano ariko nabo bahembye kuko bigaragara ko wowe ngo wasabye imbabazi tukaba tutabifitiye proof niko avugamo mu itangazamakuru. Biratangaje kubona umuntu nk'uriya uzi uburyo inzego z'ubutabera zikora, ahubwo sinjya asebya gusa, asebya n'inzego z'ubutabera. Ahangaha ngira ngo gusebya inzego z'ubutabera ni uko avuga ko hari izindi mbaraga ziri hejuru ye adashobora kubasha kugeraho kandi wowe uzigeraho. Nkoresheje iki? Witwaza imbaraga za uyu mwicanyi, uwo mujura, uwo mwesikoro, uwo mutetsi, uwo muyaya, uwo muboyi wo mu rugo agira izihe mbaraga? Uyu muntu aravuga ibintu ntekereza ko birimo. Hanyuma tukiraha ubona impamvu imutera ibi byose ari iyihe? Umutima mubi iyo wamaze kwinjira mu muntu usigara umuyobora. Murabizi tugira uburyo tubaho, hari ukuyoborwa na Mwuka Wera, hari no kuyoborwa n'izindi mbaraga. Izi mbaraga rero iyo zakugezemo zikuyobora uko zishaka. Umunsi yemera ko uyu mutima utura muri wowe kutama amafaranga yanjye, kutanyishyura, sinideni namuhaye ngo anyishyure, kuba nacisha ibyangiwe nkabifata nk'ibyaciye iwe nkabyakira, umunsi yemera kubigumana no kubigundira, urya munsi n'imbaraga mbi yinjiye muri we imuyobora. Iyi mbaraga rero niyo imuhiya ubushobozi bwo kumfata akankubitira mu ruhame, azi neza ko ari icyaha gihanwa. Iki yagisabeho imyaka 3 n'ubushinjacyaha. Yego dufite urubanza rufite nimero yarwo. Niyo mbaraga, iyi mbaraga niyo imuha umutima wo kumva ko tutakwicara ngo njye nawe tugire uko tubiganira, mbwate amafaranga iza nayakoresheje cyangwa se ntayo mfite nayaguha muri ubu buryo, akiraya ibyo kuvuga ngo hari ayo nemera hari nayatemera, hari abatangira avuga ngo zari miliyoni 12 ngo ubundi aya mafaranga boss ko ari amafaranga mwibariza ku giti cye nge nawe angirira nawe ubwe azi n'umutima we. Hari n'amafaranga nacishe ku mudamu, aya mafaranga nacishe ku mudamu kuri konte y'umudamu n'amafaranga mbaza boss ku giti cyanjye nawe kubyo twakoranye ahandi hantu hatahuye n'iyi projet y'abashinwa biratandukanye. Ayo ni nayo yanankubitiye. Ayo mwishyuza ku giti cye? Ayo mwishyuza ku giti cye niyo yanankubitiye. Atandukanye n'aya mafaranga y'amasheke y'ubwishyu nishyuwe muri Rwanda Military Academy agahabwa uwaje neza confiance n'aya. Kandi hakaba hari ibihamya. Hakaba hari bavuga ko bagiye kuri banke ngo bakavuga ko iyo historique ntayihari ayo mafaranga yagiye yakira. Biragoye kuko ni sheke zanditse, ni sheke nge nishyurwaga ku masheke, mushinwa ka masheke nkayisinyaho ko agasigara na kopi musinyiye kugira ngo ningera mu nzira sheke nkayita ntagaruka nkagira icyo mubwira, kugira ngo ningera hirya sheke bakayinyiba ntagaruka nkagira icyo mubwira. Iyo ni self defense. Aho nanjye niho namera nkamwa dore umushinwa yanyishyuye cisha amafaranga kuri konte yawe, urabizi tubiziranyeho amasezerano yanjye nawe Oliver Bar ko untije konte nkakora IBM fagitire ya IBM mu mazina yawe, iby'umusoro tukazabyumvikanaho nyuma. Ni ibintu byayo bifite uko twabisezeranye. Uyu munsi rero boss ko kuba yakwicara aya mafaranga kumva ko yabinyunguye biri mu burenganzira bwe kwemerera wa mutima mubi agakoresha imbaraga zose zishoboka. Aho ashobora kujya hari akantu kakanyita umusazi, aho ashobora kujya hari akamvuga uko ashaka, akanyita injiji itarize, akanyita umwicanyi waho uri mu gihugu widegembya, aho munyumve neza. Kandi sinange gusa akagaragaza ko ahari nuzagerageza kunyumva nawe ari munyakibazo. Hano hagaragayemo amazina menshi, twe ntago tugaruka ku mazina y'abari mu nzego z'umutekano. Murakoze cyane. Bigaragara ko uyu mugabo avuga ko tuzubahe rwose, tuzubahe kuko bigaragara ko hari izindi mbaraga wowe ubwawe witwaza
kugira ngo umutere ubwoba ntazo ushaka kwishyuza ukuntu nawe amafaranga mbigusobanurira ukumva impamvu yo gucisha amafaranga kuri muramu wanjye ni nyina wabo w'abana banjye umwana wanjye ntazareka kumwita nyina wabo ntazareka kumuhamagara mama mu gihe adafite nyina nta wundi azita nyina ni uriya mugore, ni confiance. Ariko nanone ntibimuha uburenganzira bwo kudakurikiranwa. Umugenzacyaha wa mbere wamuhamagaye yanze kumwitaba, umushinjacyaha yabanje kumuhamagara inshuro zirenze imwe ntiyamwitaba, yamwitabye bwa nyuma nabwo ari uko nawe akoresha izindi nzira, ngira ngo mu buryo bw'amategeko simbizi, ihamagarwa rya telefone riremewe, nyuma nibwo buryo hari bwabanje gukoreshwa, niko nkeka kuko ntacyo mbiziho. Unkurikije video avuga ko yahamagawe n'umushinjacyaha, umugabo telefone yari ho parireri atuka umushinjacyaha, ubwo ari ubyivugira muri video ye. Yego, mu kiganiro yagiranye no ku Karubanda, yahize ku Karubanda, avuga ko umushinjacyaha yamuhamagaye, ahamagara uwaje neza, amubaza impamvu atitaba, amubaza impamvu hatabaho ubwumvikane, kuko barabyemerewe kubahoza mu manza ntibabyifuza. Ntekereza niko ntekereza, ibyiza nuko abantu bakumvikana. Telefone iriho parireri, umugabo atuka umushinjacyaha uhamagaye. Ni nayo mpamvu ahindukira yagera hariya akavuga ngo wa mushinjacyaha, ntabwo ari njye avuga gusa, avugamo n'ubushinjacyaha, abwitirira ibindi bintu tutarashobora kumenya uyu munsi, ntanasobanura uyu mwanya, aho ashobora kuvuga ngo umushinjacyaha nawe yafunze umugore we kubera izindi nyungu. Ntabwo umushinjacyaha yakora ikosa ryo gufata umuntu. Amagaruke gato, ntabwo naregeye umushinjacyaha ngewe, naregeye umugenzacyaha. Umugenzacyaha abonye ibimenyetso, dosiye yiha umushinjacyaha, umushinjacyaha aramuhamagara, nawe yanga kumwitaba. Ese usibye kwirengagiza ibyo abantu bazi, wenda boss koko yaba yarabyirengagije, boss ko arabizi neza ko uri umunyamategeko cyangwa ntabyo azi? Abizi cyane. Umunsi ndahirira kuba greffier w'urukiko rukuru rwa gisirikare, imiryango nakoze fete, umunsi ndahirira duhera aho ngaho. Iyo tugira amashusho wari kuye dutiza biragoye, cyari igihe cya za 2001 2002, ntabwo ikoranabuhanga ry'umunsi ryakabaho. Yego, murakoze cyane. Yarabizi rero ahangara kukushinja ko uri umuswa wigiye muri gereza. Yego, yarabizi, abizi cyane, aho nakoreye hose arahazi, abizi cyane, arabizi. Ahangaha bigaragara ko bose ko nawe ashobora kuba ari kumva iki kiganiro, ashobora kuduhamagara n'undi nta kibazo, nawe tukamwakira, wenda agatanga ukuri kwe cyangwa se akicecekera. Ahangaha iyo avuga ko harimo imbaraga za gisirikare zikuri inyuma zirimo ziragufasha kugira ngo ayo mafaranga ubone, ntekereza ko ari no gutinya umubare w'ayo mafaranga. Harimo kuba aya mafaranga ari umubare munini, niko mbitekereza. Harimo no kuba afite umugambi wo kunyima amafaranga yanjye, gusa kanyambura ku bushake, kuko uje akagushikuza telefone akagenda, aba yabitekerejeho, aba yabyizeho neza, anayikeneye. Uyu munsi rero kumbwira ngo uzarega aho ushaka, mwishyuza, uyu munsi kuntuka, uyu munsi kunkubita, uyu munsi kumarabika, kujya mu nsengero, kujya ku Karubanda, akanshyira hanze, akanyandagaza, atekereza ko icyo agamije ni ukunyimisha amafaranga yanjye. Ariko ntiyabishobora kuko aya mafaranga ndegera afite ibimenyetso. Muri commentaire z'ikiganiro n'iki hari umugore yagarutseho ngo wazaga mu rusengero wawe gusenga ngo ari seriye cyane, ari seriyeze, ngo wifuza kumukoresha. Ni mugore ki yavugaga? Izi ni za nzego twigeze kuvugaho mbere. Hari uwigeze kwiyitirira urwego, nge ntashaka gusubiramo cyane kuko ndazubaha n'ayo mazina y'abamwe avuga. Twagiye duhurira mu nzira, mu magaraje aho, ntabwo nabigarukaho cyane. Ahubwo nge icyo ngarukaho, iki kibazo cyanye na boss, uwo ari we wese wakumva, umwesikoro wakumva yajya hariya akiyitirira ko afite ububasha bwo kugikemura, yaboneka. Ari buzanumva bamwe byagiye bigiraho ingaruka, ukumva umwe ari yihandagaje, ariyemo n'amafaranga, ariyemo na za ruswa, aho munyumve neza. Bene abo ntibihanganirwa, uzajya ubasanga bagiye aho bakwiye kuba bari.
tutaragana ku musozo w'ikiganiro wenda tuza kureba uyu munsi umugore arafunzwe se birerekeza he nawe twereka n'ibimenyetso watanze ariko se ku itorero ryawe n'umushumba wawe wagarutswemo hano nta ngaruka ku bantu benshi murakoze cyane biba bigoye ibintu nk'ibi akarenza umuntu akarenga karushya ihamagara sinajya kwisobanura imbere y'abakristo ngo mabwire ngo umuntu yanutse no uyu mwami watubanjirije dukorera ari we Kristo niwe wabanje kandi yawukoze nawe atukwa hari naho bagize bamwita umukuru w'abadayimoni agera no ku rupfu. Ibi rero dufashe igihe mu ntambara mu gihe turi muri izi nshingano umugisha mfite ari nawe unakomeye itorero ryacu rigizwe n'abantu bubaha Imana basenga Imana kandi bananze maranye nabigihe bazi imikorere yanjye imbuto zanjye barazizi nibi bintu nabyo bimaze igihe kuko ari nabahura nabo akabanukira mu abahaye nka lift mu nzira akabatuka hari nubwo hamagara n'umuntu ugera ku rugero uvuga ngo nagatorero ngo karaho kakazuba kodesha torero Bethesda Holy Church rifite ubuzima gatozi mu Rwanda riyobowe n'umwungeri uzwi wanamuhamagaye rwose kugira ngo amufashe wafashe umwanya akimara kubyumva aramuhamagara aramubwira ngo sinkeneye intambara ku mupasiteri wanjye wayi noti mutakumvikana ntabwo nabahuza wabifata muri angere ya ruswa ejo bundi no ibyo yabivuze ari uko wowe umugore afunzwe ahita yirukanka ajya ku karubanda ati n'umushumba we n'umuyoboye we yasabye ruswa kugira ngo umucamanza umushinjacyaha adafunga umugore wanjye bibaho se ntabwo bishoboka uriya ni umuhuza w'abantu asa n'imitima y'abantu umutima ukomeretse afite impano n'inshingano zo kuwomora aho abona amakimbirane atangiye kuzamuka burya afite uburenganzira bwa prevention yahagarika. tunibutsa abantu ko urwego rwa pastorale cyangwa rw'igipaseri ni urwego rwo kubahwa usibye wenda uyu munsi shitani yashatse kwinjiramo akaza kuvangira abantu agaca muri pastorale no kugira ngo abasiga umwanda ariko ubundi rwawe akaba ari urwego rw'isanamitima ni humure. Urakoze cyane. Aho rero niho tinze mu magambo menshi ndi bukwereka uburemere bw'uyu mugabo. Umuntu wese ugerageje kugira ngo shyire mu mutima wo guca bugufi tujye hasi tujye ku meza nzari ibimenyetso bimuhamya amafaranga yanjye mfitiye nawe agaragaza ubusobanuro aho niho guhita gufata ko uri imbaraga za pasiteri siko kuri aho niho ahita agaragaza ko n'umugenza cyaha wamfashije kumva iki kibazo hari ukuntu kamu butabera kumva ko yahawe ruswa. Buri wese rero aritirirwa ruswa kuri iki kibazo. Mbese ruswa yabaye ruswa. Turibaza rero iyi ruswa ninde wayihawe? Ese ariyihabwa ngo bigende gute? Ntabwo mfite impamvu yo gutanga ruswa mu gihe nishyuza amafaranga mfite ibimenyetso. Nta n'uwana yinsabye. Mu gihe mfite amafaranga mfitiye ibimenyetso. Icyo akora hashobora kugira unshuka birashoboka naye ndi umuntu. Akankorera isikoro, akankorera uburiganya, akankuraho icyanjye. Akaba yankuraho n'iyo miliyoni. Kuko aya mafaranga ni menshi. Ati mpiyo miliyoni njye kukwishyuriza yabikora. Sinshatse kujya muri byinshi. Akaba akurikije uburemere bw'amafaranga mfite n'ikibazo mfite n'uburyo uyu mugabo adashaka kuyanyishyura. Hari uwakwiyitirira ashingiye ku cyari cyo akanyumvisha ko aranyishyuriza akansaba amafaranga. Nanjye nareba aho kubura miliyoni 40 naburiye imwe da naburiye ebyiri nahigukanyishyuriza. Yes. Aho rero niho ngarukira nkavuga ngo ibiri mu butabera kubankoreye ubwesikoro mu birekera ubutabera. Aho munyumve neza. Umwavoka wari kuvuga iki? Kugeza ubu ndatekereza ko dosiye iri muri parike kandi parike nayo ntiyayireka gutyo gusa uko nanjye ndi umunyarwanda ngiye guhabwa ubutabera nawe ni umunyarwanda arengana yahabwa ubutabera. Twese rero dutegereje ko duhabwa ubutabera
ariwe ku ruhande rwe arasaba kurenganurwa nk'uko avuga ko arengana, nanjye ndasaba kurenganurwa. Aho rero bisigara ari inshingano z'umucamanza. Uyu munsi uyu mudamu ari muri gereza arafunzwe, harya amazemo igihe kingana cy'ubwo? Uyu munsi ni umunsi wa 5. Yego, afunze. Mbere yuko tugana ku musozo, hari ijambo rimwe ntabwo dushobora kugenda tutayigarutseho, ni icyanditswe. Nka pasiteri, nk'umushumba ushumbye, akasinabura kukagarukamo. Nanjye nubwo ndi umukristo ariko ndi mu mwuga w'itangazamakuru, njya nkunda kuvuga ngo nanjye ndi umuvugabutumwa ariko ku musozi w'itangazamakuru. Ijambo ry'Imana riravuga ngo duharire abaturimo imyenda. Tubaharira byagenze gute? Icyo ni ikibazo cya mbere. Cya kabiri, uramutse utsinzwe n'uru rubanza wabyakira gute? No muri rubanda wawe nawe bifata gute? Ese Pasi, ntabwo mwakwemera guharira uyu muntu ideni? Murakoze cyane. Niyo usubira mu kiganiro uraza kwibuka ko nahawe amafaranga kashi n'umushinwa. Guharira ideni ni ukubwira umushinwa ngo njye ndayafite akira ndakwishyuye. Njye kugeza uyu munsi ndarangizanya n'umushinwa. Mwibutse ko amafaranga nakoresheje mu kazi ke ni amafaranga umushinwa yampaye ndamukoreshereza kubw'icyizere yampaye. Uyu munsi guharira uwaje neza confiance ari njye ku giti cyanjye byanyorohera, ariko amafaranga ya projet dufitiye ibimenyetso, ndabwira umucamanza ngo mpariye uwaje neza confiance miliyoni 48 za projet. Ariko ukiraho kugira ngo abantu bataza kongera kuba confused, uwaje neza confiance amafaranga uvuga ko yakiriye naciye kuri banki, sibyo? Kuri za sheke. Ese umushinwa hari yaguhagarika ide, hari nayo yakoreshaga sheke kugira ngo ukize abantu bafite? Aha ni humvikane neza. Ngiye kugira ngo nkomeze akazi neza, nabisobanuye mbere, kugira ngo nkomeze akazi neza, akazi k'umushinwa kadapfa. Ishyire mu mwanya wawe ufite projet kandi wabonye umwizerwa uzakoresha akazi atagufitiye amanyanga, yakugaragarije ubunyangamugayo, nturi bushime ko akazi kawe gapfa kandi ntafite ubushobozi bwo gukomeza kugusapotinga, kandi wamugiriye icyizere. Icyo yakoze yampaye amafaranga ujya mu kazi. Nyuma y'ibyo niyo mpamvu ntagira banki, ntagira ideni rya banki. Yego. Okay. Komeza akazi. Uyu munsi rero mu gihe bibaye ikibazo, namubwiye ngo yamashe kuri kuma unyishyura imirimo, akazi kawe kakagenda neza. Ejo niturangiza akazi karangiye, tuzicara tukore ku byarangiye, ku kazi kabaye, uvanemo amafaranga yawe. Sibyo? Nanjye mfata yanjye, nanjye ngiye ninga inyungu. Ari amasheke rero yanyishyuye agafagitire namuhaye, ariko igishoro capital ntabwo ari ideni rya banki ifite, ni source y'umutima nama wa nyirakazi uvuga ngo ndashaka akazi kanye kagenda neza, akakoresha amafaranga ye kuri ngiye uri hafi. Ijambo ry'icyanditswe rirumvikanye, urisobanuye neza. Waharira umuntu ideni ryawe ariko arayavuye ahandi, byumvikane neza. Ntabwo nari kugenda nakubajije iki kibazo kubera ko hano twe turavuga butumwa, ariko nanone abantu bakeneye kutubona mu guhangana gusa. Hanyuma uramutse utsinzwe uru rubanza? Biroroshye cyane. Amategeko ni meza kandi iyo ubutabera bubaye, uhawe ubutabera bwiza aranezerwa. Utsinze urubanza waburanye kandi ufite ibimenyetso, biroroshye. Ariko ninsindwa nzajurira kubera ko ufite ibimenyetso. Kubera ko mfite ibimenyetso. Yego. Okay. Ubwo by'ubujure bwo ntitwabiteganya uyu munsi kuko ntituzi ngo bwo buzagenda bute, kuko mfite ibimenyetso bihagije. Ukavuga uti uyu munsi najurira, ndamutse nsinzwe najurira kubera ko mfite ibimenyetso. Uretse ko ntazanatsindwa. Uretse kutazanatsindwa. Yego. Ariko bavuga ko ababurana ari babiri, umwe bayigiza nkana. Oya, ntabwo nigiza nkana, mfite ibimenyetso. Umucamanza si Imana, nawe areba ibimenyetso kandi ibimenyetso ndabifite. Uyu munsi wasanga n'itorero cyangwa abakristo bari kugusengera Pasi, uri Pasi rero. Petero umunsi yafungwaga abitorero ntibaryamye, yafunguwe n'imbaraga z'amasengesho. Ariko n'uyu n'umudiyakoni afite abantu ari bari ku ruhande rwe bari kumusengera. Umudiyakoni urwana sabo kuki harya usengera muri ADP?
mudiyakoni urwana agakubita pasiteri wamubonyeho oya ntabwo bibaho. yari ari kwirengera mwe mwabanje kumukubita. Ntabwo bishoboka. Ngewe kuri taye yanyu urayireba uretse ko wenda nta kwisuzugura nanjye nakoze courses zitandukanye. Iyo mbo kurwana hari nabo narebaga nzi twabanye bari aho bari mu kazi kabo. Iyo mbo kurwana ari kurwana. Abavuga ngo nari najyanye nabo. Arantu washizemo igipaseri cyinshi, washizemo guca bugufi. Nari mbizi ntabwo nafata dufite abashyitsi. Igihe cyacoga mu dufite abashyitsi. Ngo ndebe izina afite n'umwukuba muri nge ngo njye kurwanira mu ruhame nteze umutekano muke mu gihe cy'abashyitsi. Iyo mbari nge warwanye nyakubahwa n'umutekano twari dufite hariya nari gufatwa nk'umuri za visite w'ingegera w'indisipline. Unyumve neza, waremewe urakubitwa. naremeye ndakubitwa. Uzayibona iyi nkuvu ubona yanciye umunwa namenye imbere bigerayo. Icyemezo cya muganga nacyo cyarabigaragaje ko nakubiswe ndivuza ku mafaranga menshi. Reka tubashimire mwese abakurikiye iki kiganiro. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagirire neza. Tugerageje kumva n'uruhande rwa pasiteri nawe asobanura kuri byinshi byamuvuzweho. Ntitwari kwihangana tutamugezeho nk'abantu benshi kandi bakurikira social media bakeneye kumenya n'umwanda shitani isiga abakozi b'Imana. Ibi bintu birambabaza ariko rero mbere yuko tukona kwakira ngo wenda dusenge, abashumba mufite urugamba rutoroshye rukomeye cyane. Abantu imitima myinshi yamaze kwangirika. Uvuga prophet bakagutokesha, wavuga pastor bakagutokesha ngo nabateka mutwe, ngo nabesikoro like. So nkavuga rero nyamugani mufite n'urugamba mukomeza kurwana rwo gusenga kugira ngo n'imitima y'abantu ibashe gukira ku imitima myinshi yarangiritse. Mugenzi wanjye Scovia asoza iki kiganiro yaravuze ati wenda twumvisha uruhande rumwe, reka tuzumve n'urundi ruhande narwo twumva uko bavuga. Hari ubwo umuntu wenda yivuga ibyiza gusa ariko abantu bashobora kubarasinga noneho bakareba cyangwa se bakumva, ariko tugategereza n'urukiko noneho icyo ruvuga, kuko pasiteri ari mu isi ntazabura guhura n'abantu bo mu isi. Ntabwo pasiteri ari mu ijuru. N'ibihe tugezemo uyu munsi. So niyo mpamvu abantu benshi bakunda kubyitiranya, ariko nanone ndagira ngo mbabwire ko pastorale cyangwa se abashumba abatambyi n'abantu nabo bafite ihumure muri bo, kandi nanone n'abantu batuye mu isi bagomba no kujya mu manza uko byagenda kose bakajya kuburana mu gihe bafite ibimenyetso. Na Paulo yaraburanye agera naho ajya no mu bujurire. Ibiri bitubwira ajya kujurira rwose Roma. Ibi ni ibisanzwe ku bakozi b'Imana, agitangaza kirimo baradutuka baratwandagaza, kandi nanone hari n'abadufata. Iyo turi mu rusengero umuntu agahagarara ku maguru y'abiri akavuga ati ndashima Imana, naje imbere mu itorero umutima wanjye urushye, ariko mpageze nararuhutse mfite amahoro. Ibyo tubishimira Imana. Si umwe, si babiri, si batatu, turabishimira Imana. Abadutuka rero n'abaduharabika ntibiduteye ipfunwe. Iki kiganiro warakitegereje yakoranye na Scovia ku Karubanda? Yego, ndetse na Scovia twaravuganye. Bambwira ko yari yashatse nimero wayimuhaye, ngira ngo wayimuha mu buryo butari bwo, sinzi icyo yari agamije, kugira ngo tubonane. Nanjye ngira umutima wo kumushaka ndamuhamagara, cyakora kubwa akazi kenshi twabasha kubonana. Ampromisinga ko nasoza akazi arimo azampa umwanya. Ubwo ndacyamutegereje. Nimubona nawe ntekereza ko azabona ukuri kuri ibi ngibi. Naho uriya mugabo we ikigaragara byo yavuze amagambo menshi yuzuyemo ubugome, anuziyemo ariko n'ubuswa hari, niko nabivuga. Byakumvikana rwose uvuze gutyo umuntu wese yabyumva. Harimo n'ubuswa bukomeye cyane. Aha rero si uguhangana ngo njiji ninde umuswa ninde, ntabwo ndi kuri urwo rugero. Tugiye mu mitungo tukavuga inkomoko y'imitungo aho yanaseba, ibyo byose nabivugira aha. Ariko wowe nawe arabizi. Ku myaka 30 umwana userebura miliyari, ufite imyaka 30 uyu munsi akaserebura miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo utekereza ko ari umuntu wakubwira ngo avuya atarize, akisobanurira we ko atize. Ukibaza ubwo bwenge uravuze ngo yaserebuye miliyari, atahamagara abaturage baricara banga uyu munsi nujuje miliyari y'amafaranga. Userebura miliyari yego y'amanyarwanda. Ku myaka ye 30, ari muri 30. Utamureba kuriya ku bunini, ni bunini bw'impamvu z'ibiryo. Yarize se? Nta shuri narimo no gusoma no kwandika ntabyeze. Niyo mpamvu. Yego. Ntabwo ajya guserebura miliyari. Ukibaza rero uyu mwana w'imyaka 30 ejo bundi
niba nanjye nari mu kazi ejo bundi nkora ku myaka 14 natangiye gukora, ubyumve neza, araserebura miliyari, ariko wamubaza ngo suruse y'amafaranga yawe akomoka inkomoko y'amafaranga utunze bituma userebura miliyari, bituma uvuga ngo ntunze hoho 8, ntunze sikani 2, ntunze amakwasiteri, ntunze sitasiyo, njya kurangura Dubai ibikoresho by'ubwubatsi. Harya ubwo ibyo se byarabaye? Nibyo asobanura avuga atunze, aho yicaraga avanga umushinjacyaha ntacyo ari cyo ngo aremeza atange sikani yimwe ariko amufungisha, byarabivuga. Niyo nkuru iri iwacu mu cyaro, yego dufitiye gihamya, warafungisha abantu, aremera atange nibura sikani yimwe, yagura pasiteri n'umushinjacyaha na bishop bagafungwa aho kugira ngo umugore wawe muri gereza. Aratanga, yavuze ngo aratanga sikani yimwe, dosiye yigira umwanda. Naho bihagaze ibyo nta bwenge burimo. Aho rero niho twibaza, harimo ubwenge, harimo ubujiji. Aho nta bwenge bwa burimo, akanabyigamba mu baturage. Hari n'abamuhamagara rwose akabivuga, akavuga ati rwose ndamugira inama ajye mu ishuri yiga. Nimumugira inama. Ntabwo ntekereza ko ibyo ari gukora, twaganye ubutabera burahari buzadukemurira ikibazo, kuko twubwacu byaratunaniye. Ariko njye suko byananiye, nuko yanyima umwanya, uko yanga kwitaba umushinjacyaha, akanga kwitaba umugenzacyaha, akanga kwitaba abo mu itorero ngo baduhuze, akanga kwitaba umuryango. Ni nako noneho njye ubwanjye iyo tubonanye ni ukunkubita, kugira ngo nakubitwa rero ntabwo najya kubonana nawe hatari umupolisi uri hariya ahagaze hariya, nibura yabamwambitse ipingu, nibura yambara ipingu imbere y'umucamanza twisobanure. Murakoze cyane Paseri, reka tugane ku musozo w'ikiganiro cy'umunsi udusengera. Murakoze, reka twubaha Imana dusenge. Data wa twese uri mu ijuru ukiranuka, tugushimiye umwanya mwiza uduhaye, umwanya wo kuganira na bene data tugira ibyo tuvuguruza. Tugushimiye ko dushoboreshejwe nawe, tugushimiye ko abazumva aya magambo, abazumva iki kiganiro, imitima yaramaze guhungabana, uyu munsi bazongera kugira ihumure. Twari ku kiganiro cyangwa se kuri iki kinyamakuru Ihumure TV, turagushimiye kuko wagishyizeho kandi gihumurije imitima ya benshi. Dusengeye kandi n'abari mu byago n'amakuba, tutibagiwe n'uyu mudamu waje neza Confiance, turinginze kugira ngo muvane mu mutima winangira, umushyire mu mutima woroshye, agirwe inama, yemere kugirwa inama kugira ngo dukemure aya makimbirane. Ndetse n'umugabo we Ndikubwimana Jean Bosco akwiye kugira umutima, Imana ikamushyiramo umutima umeze nk'inyama, umutima woroshye, umutima uca bugufi, kugira ngo izi ntambara n'ibibazo dufite kandi bihangayikishije ababyumva kugira ngo bishyirweho iherezo. Turagushimiye ku bwa byose n'umwanya mwiza tugize, ni mu izina rya Yesu. Amen. Reka dushimire Pasiteri, arakoze cyane kubwo iki kiganiro duhaye. Byibuze abakristo benshi bari bafite ingingimira cyangwa se bavuga ngo dore byende twavuze, ndetse n'ababandi kandi baza basiga umwanda ku bakozi b'Imana n'itorero muri rusange. Nekereza ko twamusabira umugisha, nsabira umugisha namwe mwemo dukurikiye muri hirya no hino ku isi, abari mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, mwese Imana ibagire neza. Ni ku Ihumure TV, nari Kuzo Emi, nejo bundi kandi tuzaba turi kumwe.